sohora imyenda mu nzu mu cyumba cyanjye njya kumesa. Umwana muto yazaza afata prote bebe ye iri mu myenda tima arayifata yagiye kuyikinisha cyane kumva yamaze gukura. Atari ko mati prote bebe yanjye iri mwenyo kwashina nagese. Ndebye koko nk'umumuye mbona ziratakaye. Noneho buri inyo ziratandukanye. Zari inyo nini z'umweru muri iyo prote bebe. Ariko nibuka ko nayikuye mu cyumba cyanjye uruhande rwa mare ku mukeka ntushyira imyenda itameshe. Ariho nyikuye. Naravuze se kuko narayikunkumuye mbona zirimo cyane ko prote bebe ifite ibintu by'ibyo yaziryamyemo nyinshi. Urumva mbere ya gato nyine yuko umugabo atangira kurwara. Noneho ndavuga ko kanangiye gufura ko numva ngize ikintu cy'icyo. Ndavuga rekana imbere no mama mu gipana mugashane uziko nimbonye none ibintu bidasanzwe mbonye nyo muri prote bebe y'umwana. Mu makwe dutanye two mu makazungu kumuvuga nta sone bintera arakijwe n'umukozi w'Imana. Narangije kumesa mitanjya mu cyumba cyanjye. Nkuraho mari. Negura umukeka sanga harimo inyo nyinshi. Negura umukeka musitana musanga inyo zirahari. Hadakonje nta kintu cyahaburiye nta muntu kwabaye nta kindi nakoze. Nahise nsora ibintu byose byo mu cyumba. Sohora ibintu byose materanye kura ku gitanda nyamba nuko ngisunika nkore mu mukeka. Sohora mari ibintu byose nambaye nkuye mukambijyana mu cyumba cyana no muri saro. Bitansohora negura wa mukeka ngujyana hanze. Mukwegura umukeka ngujyana hanze aho mu cyumba hose musi mukeka hari inyo nyinshi zisumweru inyo zisa neza zifite isuku. Izina rya Yesu. Niho rumva. None njyanye umukeka hanze mwanitse hanze. Ku kazuba inyo zabaye nyinshi cyane zirajagajaga. Amagana mu gipangu muze mu ndebere. Numva ngize ubwoba. Bama barareba ati ma ibi ni ibiki abana bambwe ati ma ni mu ndebere nyumvuye mu cyumba. Nta kindi nakoze nagiye mu cyuma shaka imbeba niba imbeba yapfuriye mu nzu ntayo. Haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe. Tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Bakunzi bagusengarwa bari ku migabane itandukanye y'isi tubahaye ikaze n'ubundi mu mwanya udasanzwe nkuko nababwiye ko nzajya mbazanira abashyitsi batandukanye batanga ubuhamya batugezaho ibiganiro byakubaka imitima y'abatuye isi cyane ko gusengarwa ikurikiranwa n'abantu bose bari mu gihugu cyacu abari muri East Africa abari muri Amerika ndazi ko muyikurikirana cyane abari mu Faransa ndabizi ko muyikurikirana cyane abari mu Busuwisi murayikurikirana Dubai murayikurikirana ahantu henshi hatandukanye mukurikirana gusengarwa. Abakunzi bagusengarwa bari ku migabane itandukanye n'ubundi turabashuje turabamukije. Ndabizi ko gusengarwa abayikurikirana ari benshi hari mu gihugu cyacu murayikurikirana East Africa murakurikirana gusengarwa abari ku migabane itandukanye Burayi murayikurikirana abari mu Faransa murayikurikira abari muri Amerika murayikurikira mu Bubiligi murayikurikira mu Suisse murayikurikira mu bihugu byinshi bitandukanye byo ku isi ahantu hari Abanyarwanda ndetse n'abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu gihe twatangira kujya tunacisha no mu ndimi z'amahanga kuko nabyo biri mu nzira genda kuzaza n'abatumva ikinyarwanda namwe mukajya mwumva ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze n'ubundi nkuko twabwe ko tuzya tubazanira abantu batandukanye abatanga ubuhamya ijambo ry'Imana abavuga butumwa batandukanye. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe wo kumva ubuhamya bukomeye. Turi kumwe n'umubyeyi hano kandi ahari ijambo nyankunda kuvuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kuba uyu munsi ufite umubabaro ntibivuze ko Imana itazakurengera. Iyo tuvuga ubutumwa kuri gusengarwa burya buragenda bukagera kubo turi kubwira. Ntabwo tuba turimo kuvuga gusa ngo tubwira batumva barumva abantu. Uyu munsi umushizi ufite n'ubumvishije ijambo ry'Imana yumva ubutumwa bwiza kuri gusengarwa arafashwa arakizwa aradushaka araza arakizwa.
yari umusilamu. Iyo tuvuze ngo yari umusilamu nuko atakiri umusilamu, yakiriye Yesu nk'umukiza. Imana ishimwe kandi bivuye kuri gusenga rwa Imana idukoresheje n'abandi bantu batandukanye araza kubyivugira. Uyu munsi rero intambwe amaze gutera yifuze gushangiza abantu ubuhamya. Uraho neza, turakwa cyane kuri gusenga rwa. Murakoze cyane. Ngiye tuvugana nitwa Imana rese byangu ranze. Hanyuma numva wakibwira abadusenga rwa ahari nawe wa ufite icyo wasangiza abatuye isi cyangwa se ushaka gukizwa nkuko yaje agakizwa, kuko uyu munsi ntabwo akiri umupagane, ntakiri umusilamu, yarakijwe, yakiriye nk'umukiza, yabaye umwana w'Imana. Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nimvuga ngo yarakijijwe ushaka kuvuga ngo Kristo ndi ari umusilamu nakijwe, uraza kwiyumvira, nta kindi ndenza, uraza we kwiyumvira. Hanyuma nawe ukurikiye gusenga rwa ushobora gufata telefone yawe muri iyo video munsi hasi ushobora kutambuza ishimwe by'Imana yagukoreye. Iki ni kimwe. Icya kabiri ushobora kudusangiza inyunganizi, ibitekerezo wagishyiraho, washaka igitekerezo cyawe. Ushobora ndetse no gushyiraho na comment ku ijambo ry'Imana ndetse n'icyo wakumva wifuza. Tuguhaye ikaze nawe aho uri. Gutangira dusenga Imana, nguha kanya udusangiza ubuhamya, sinza urahera, ariko mbere ko dutangira hari ijambo ry'Imana nifuze gusoma ritoya, ariko nta jambo ry'Imana riba ritoya, ariko hari ijambo ry'Imana nifuze ko nasoma hanyuma nkasenga Imana. Namara gusenga ugatangira utugezaho ijambo uhamya kubyumva. Hano kuri gusenga rwa nta masaha tuguha, nta n'iminota tuguha. Uvuga Imana uko ubyumva, urumva, uvuga ubuhamya uko ubyumva rwose. Waje ushaka gukira, waje ushaka gukira, ntuwiwe ngo bamaye iminota ingahe. Wowe ubuhamya bwawe ku mwuka Imana kuyobora uko wumva wavuga, kuko no mu kuvuga harimo gukiramo. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere, turasoma umurongo wa 4 n'uwa 5. Hari ijambo rivuga ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nakumenye ntarakurema. Ni nayo mpamvu utapfire mu byaha, ni nayo mpamvu ukiriho. Imana yakumenye itarakurema. Nakumenye ntarakurema. Ndakweza abantu bakumenye uvutse, ariko hari Imana yakumenye itarakurema. Bivuze ngo ababyeyi bawe batari bakundana, Imana yari ikuzi. Mu buzima bwose wabaye mu Imana yari izi ko hari umunsi uzicara ahangaha. Ubu hari ababyeyi benshi bagiye kuruka umutima ku bwawe. Ndabihamya numva umuka Imana nyine ko hari ababyeyi benshi bagiye kuruka umutima ku bwawe. Nabo mbahaye ikaze ngo muze utanga ubuhamya mu izina rya Yesu. Nakumenye ntarakurema. Yumva ibigeragezo bikubeho, intambara zikubeho, stress zikubeho, ibitutsi bikubeho, wangwe, utabwe, usuzugurwe, uragaciro, uri byiringiro, bakwita amazina, mbese wumva ibintu byose byara. Hari uwakumenye. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ndakweza ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanura amahanga. Ese wari uzi kuza mu basilamu ukaza guhanura? Hashimwe Yesu. Wari uzi kuza mu basilamu ukaza kuvuga Imana uyu munsi? Ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Inshuti mukurikiye gusengerwa, ndabizi ko mufite amatsiko, nanjye mfite amatsiko.
ariko n'iri jambo ryumve, Imana ikuzi kuruta ibyo bibazo ufite, ikuzi kuruta izo ntambara ufite, ikuzi kuruta ayo makuba kuriho, kandi ni nayo izakuvana muri ayo makuba. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, dusenze muri kano kanya kugira ngo ubare n'uyu mubyeyi uje gusangiza Abanyarwanda, abatuye isi, abatuye ku mugabane wa Afurika, abatuye mu bihugu bitandukanye byo ku isi, aje kubasangiza amateka, ubuhamya, inzira ikomeye y'umubabaro, inzira y'ibigeragezo yabayemo itoroshye. Uyu munsi akayifuze kuvuga umubabaro, akaruhuka umutima, abantu buhamya kugira ngo n'ubirimo nawe abashe kwigobotora ibyo bikomera arimo. Musabiye imbaraga, musebe gukomera, kandi uwiteka buri muntu wese ujye kumbuhamya bugira aho muvana, bugira naho mutereka, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Sikwa mwene kwitwa nguhaye ikaze kuri gusengerwa, ngo utangire utugezeho ubuhamya bwawe. Karibu. Uragerageza kuvuga cyane. Abantu benshi banzi ku izina rya Mama, ariko nayo mbabwira ngo ntago nkiri Mama musanzwe muzi wa kera. Undi Mama mushya. Mana ishimwe. Wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akakizwa nyuma y'ibikomere yaboneye mu rugo, yari umusiramu. Mu basiramu bamaze n'ikingana iki? Igihe kinini. Giye guhera ku bikomere by'urugo bwanjye. Twifitanye abana batatu, umwana mukuru afite imyaka 13. N'ubwo bose nari umusiramu. Aho sora umusiramu? Yego. Imyaka myinshi. Ni myinshi. Mu by'ukuri ndagira ngo mbwire abantu bakuri iki kiganiro, bira mu basiramu kuvuga Yesu ni icyaha gikomeye. Niyo mpamvu iwe n'ikirageze shitani iraza ikajya mu nzi gasasi karyama. Ntabwo bavuga Yesu ntibashobora gushinga muri Yesu. Ntabwo bajya bavuga Yesu, bamwemera nk'intumwa itajya inavugwa cyane. Mwababyeyi mwe rero, twese twigishwe ko kuvuga Yesu ari nk'icyaha, umuntu utajya ugira uvugwa cyane. Ni intumwa isanzwe. Ubundi uvuze Yesu bukoze icyaha muri make. Ko bimeze. Ntabwo Yesu bamwemera. Ariho dupfiriye. Ko bavuga ngo Imana ni imwe, ntibyara ntibyarwa. Bitanga ko bavuga rero ngo ko abantu bakiri bavuga ngo Yesu n'umwana w'Imana. Buriya ngo ubukoze shiriki, ububangikanyije Imana. Iki gihe rero nyuzemo ni imyaka yose nabayemo, nasanze nari impomereje. Baruhumirije. Ubu narakangutse. Kandi ubyumve ngo mfite umuvandimwe w'umupasiteri. Wowe cyane. Yambwiraga gukizwa kenshi nkumva, ariko mbwe ibintu bitanabaho. ukumva ntiwava mu basiramu. Wakwakira Yesu umwami n'umukiza. Ati basi ndakwinginze ntuve mu idini, basi ukizwe umugendana mu mwitero, hari icyo bigutwaye. Nkikiriza nkicishira nkamwihorera. Umusaza wanjye w'umupasiteri akoraga umurimo w'Imana, gusa yaje kugira ikigeragezo nk'icyo nahuye nacyo, nawe arabeshyerwa, ubarafunze. Mani mugirire neza. Yes. Nibura nafungurwa kumva ngo narakijijwe. Urazafungura. Siko bizaba byiza cyane. Hari igihe ugeramo buriya abadamu b'abasiramu ushaka kubabwira ikintu kimwe mugomba kumenya. Shitani yo yinjiye mu ngo z'abasiramu batajya bavuga Yesu, kandi twese uretse yenda kubyirengaza cyangwa kumva imyumvire, tuzi ko Yesu ari wirukana abadayimoni. Kiye urugo rwanjye shitani yaraje irisasira ryama. Kandi iyo shitani yaje mu rugo nta cyuma na kimwe gusigira. Hose irahakwirika ryama ikiyorosa. Cyane kutayivuge mu izina rya Yesu ngo uyitokeshe, ntabyo uzi, ibi nabizi kutazanabivuga. Ibibizi. Yes. Nagize ikigeragezo mu rugo, mfite umugani tubanye, dufitanye abana batatu. Buriya iyo bana n'umugabo mugize umwana w'imyaka 13, dufite n'uw'10 n'uw'imyaka 4. Dushaka kubabwira ngo urugo ni ishuri. Hari igihe wihambira urugo ukihangana ngo wubake, ariko mu by'ukuri nta n'urugo ufite. Harwari. Gahura na cya kigeragezo, nyuma ukaza gukanguka ukavuga atari ku bundi
nari mfite urugo cyangwa nari mfite uruzerero. Nge naje gukanguka nsanga ubwo nizirikaga mu rugo mubake ngira umuryango n'abana banjye, nasanze nari mfite urubuyero ndwita urugo. Kuko umugabo yampindutse kandi ampinduka bitewe n'ikinyoma, ikigeragezo cy'uburwayi mu rugo. Umugabo ararwara, twari dutuye ahantu abantu bazambona ahantu rwampara sezike. Batuhamaze igihe kinini cyane, quartier nakundaga tuzanyemo n'abantu benshi cyane. Usanzwe umugabo wanjye yarasanzwe urwara diabete n'umutima, ariko ni ibintu bisanzwe. Noneho aza kurwara indwara afite amakorera leta, yivuzaga mu mavuriro akomeye, ngaba arivuza indwara babura umuti. Kumbwana umutima ni diabete ni iki bamuha imiti. Mu rugo twari dufite imiti tutagira ngo dufite farumasi, ariko umugabo ntakire. Yatangiye ambwira ati genda numva ibintu binyuruka umubiri wose binyokera nk'urusenda. Tangira shishuka iminwa itukura cyane. Rimwe umugabo wanjye yaranyicaze sinzabyibagirwa. Ambwira ati se mu marabiya ure wanjye uzi nivuza gukira bikanga, abantu niribwa mu ngingo, ibintu binyukira iminwa iri gushishuka. Tari umuntu nagane yarambwira ati shaka ufite ubwandu. Wowe iwe ati uwe abiganiriza umuntu. Ati ngewe mu byukuri nimba hari naho nagiye naririnze. Ese mu marabi nta hantu waba waragiye ukaba warazanye iyo ndwara mu rugo? Umva kuntu urugendo rwatangiye. Tamubwira nti reka da, ibyo ntabyo nigeze nkora pe. Nahubwo nimba unakeka basi tuzagisubira tujye kwipimisha. Umva buri mudamu atwite mujya kwipimisha. Dufite umwana uri mu myaka yari ufite imyaka 3 bagize imyaka 4. Umva ko twerwa twipimisha ntwite iyo nda y'uwo mwana turi bazima nta kibazo. Urumva ko ukuntu yari ababaye, ukamubwira ati rwishushika iminwa warivuga no mu mubiri, yumvaga yuko namuciye inyuma, kuko yambwaga ati niba naranagiye ngewe nari gerageje kwirinda. Ese mugorange nta hantu waciye? Ndamuhakana kandi koko ntaho pe, nta nibwo ibyo nabitekerezaga. Urumva yari yicaye ukajya ubona umugabo agenda yonga. Twaragiye tujya no kwipimisha pe, usanga muri bazi nta kibazo. Umugabo arakomeza ararwara, noneho uriya hari igihe uburwaye indwara noneho nyuma ikaza kwigaragaza sasa. Twaje gusanga yarwaye indwara yijyanye n'ibintu by'imyuka mibi. Cyane byo kwivuza mu kizungu biba biranze. Ariko mbere yuko arwara gato nsubiye inyuma gato, ahantu twabaga mu nzu nziza nshyashya, ifite purafo nziza isize amarange nshya. Sohora imyenda mu nzu mu cyumba cyanjye, njya kumesa. Umwana muto yazaza afata prote bebe ye iri mu myenda, tima arayifata yagiye kuyikinisha cyane kumva yamaze gukura. Atari ko mati prote bebe yanjye iri mwenya kwashina nabese. Ndebye koko nk'umumuye mbona ziratakaye. Noneho buri inyo ziratandukanye. Zari inyo nini z'umweru muri iyo prote bebe. Ariko nibuka ko nayikuye mu cyumba cyanjye uruhande rwa mare ku mukeka ntushyira imyenda itameshe. Ariho nyikuye. Naravuze se kuko narayikunkuye mbona zirimo cyane ko prote bebe ifite ibintu by'ibyo yaziryamyemo nyinshi. Urumva mbere ya gato nyine yuko umugabo atangira kurwara. Noneho ndavuga okay kanangiye gufura ko numva ngize ikintu cy'icyo. Ndavuga reka imbwira no mama mu gipanda mugashani uziko nimbonye none ibintu bidasanzwe, mbonye nyo muri prote bebe y'umwana. Mu maka dutanye two mu makazungu kumuvuga nta sone bintera, arakijwe n'umukozi w'Imana. Narangije kumesa mitanjya mu cyumba cyanjye. Nkuraho mari. Negura umukeka, sanga harimo inyo nyinshi. Negura umukeka musitana musanga inyo zirahari. Hadakonje nta kintu cyahabureye, nta muntu kwabaye, nta kindi nakoze. Nese nsore ibintu byose byo mu cyumba. Sohora ibintu byose, matera nyikora ku gitanda nyambona ko ngisonika nkore umukeka, sohora mari ibintu byose nimbaye nkuye mukambijyana mu cyumba cyana no muri saro. Bitansohora negura wa mukeka ngujyana hanze. Kwegura umukeka ngujyana hanze,
aho mu cyumba hose musi mukeka hari inyo nyinshi zisa umweru, inyo zisa neza zifite isuku. Izina rya Yesu. Niho rumva none njyanye mukeka hanze, mwanitse hanze ku kazuba, inyo zabaye nyinshi cyane zirajagajaga. Bamagana mu gipangu muze mu ndebere, numva ngize ubwoba. Bama barareba ati ma ibi ni ibiki, abana bambwe ati ma ni mu ndebere nyumvuye mu cyumba. Nta kindi nakoze, nagiye mu cyuma shaka imbeba, niba ari imbeba yapfuriye mu nzu ntayo. Urayibona? Nimba basi yateye muri profu nkajya manura imyenda kuri protomato niba ari zahagamye ndahibura. Nta muntu uko ntaki. Nkoropa inzu yose ariko numva ngize ubwoba. Ati telefone mu maguru mugabo namugana noneho mbonye ibintu bidasanzwe muri iyi nzu. Atese n'ibiki mu cyumba cyacu amabonye inyo nyinshi cyane. Tese nta kintu cyapfuye mu nzu ntacyo. Uwo munsi ubumva nakoze isuku mu cyumba, ndakoropa subizaho umukeka ariko numva nageze ubwoba mu mutima. Nta utagira ubwoba. Urumva subiza mu cyumba byose mbisubizaho neza ariko numva mfite ubwoba. Umugabo yatashye saa 12. Ese kutashye karati wapenda rwaye umutwe umereye nabi. Uwo munsi saa 12 yaje mwambwe ati ndarwaye ndwaye umutwe numva ntameze neza. Arataha niko mbwiye nti ibyinyo nabonye. Ntabwo twabyitayeho. Ariko mbere yaho yajyaga ambwira ati ariko ngemba numva umuntu muri saro ugenda ninjoro. Izina rya Yesu. Ninjoro akuma umuntu agenda. Kambwira ati ariko urumva bananye bafite icyuma cyo bararaga. Mwati mama arabiye ngewe ngemba numva umuntu muri saro. Tigemba numva ibirenge muri saro kumukeka. Nereka nese ni umuntu umuntu ugenda muri saro. Tinyamara njya mumva yamaze igihe kinini nkameze nimumva ari nkabiri. Ambwanye nawe ariko gihe sinabyitagaho. Noneho urumva umugabo nubwo atangiye kurwara. Tuva mu kizungu biranga pe. Twese twara abapagane. Ntago kuvuga ngo urashaka umukozi w'Imana gusengere. Ni kuri adusari. Urapfukamira uhamagaye. Gasari. Urasari uhamagara cyane. Buri ariko Imana ikunda abadamu. Buri mudamu uko usenga kose Imana irakumva. Uko Imana yambaye hafi cyane. Noneho ubwo umugabo arakomeza ararwara biranga. Ndabwane rero cyangwa ntibaraguhumanyije. Tujya dutangira inzira yo kujya he mu nzira ya gipagano yo mu bapfumu. Mu bapfumu cyane rwose. None se ko tutemeraga Yesu tutavuga umukozi Imana azasengera umugabo iyo myuka mibi muvamo yenda byari bitarana babyinshi. Mwemerega Yesu nta kundi ni. Ahubwo se wamuvuga mu basiramu. Ntabwo bibaho. Yesu. Ibibaho. Nirwo rujijo nabaye mu bori kubona arakangutse. Twatangiye yo kujya urumva no kwirwanirira. Ko twabonaga mu kizungu byanze. Kandi koko umugabo ararwaye arababaye. Tutangiye inzira zo kujya mu bapfumu. Bati turaguye imiti yine y'ibigurikana gutya babafata kugira ati ni ibintu byo mu muryango wanyu. Ati ni ibintu byahehe na hehe. Muri make mbabwije ukuri twagiye mu bapfumu nanjye bwanjye sinzi n'umubare. Haguze umubare wawe. Haguze ukumva niko bamuha imiti niko ayikoresha. Noneho tugitangiye kujya muri ibyo zonze zo kujya mu bapfumu gushaka imiti. Umwana wanjye mukuru w'Arabiya. Arambwira ati ariko nti atuzi ko njya numva umuntu muri saro. Nawe aravuga ati yumva umuntu muri saro. Ati ngewe njya numva umuntu muri saro nabanje kubyumva nkagira ngo ni papa uri muri saro cyangwa wowe. Ati noneho narabyutse ndeba muri saro ncana itara biraceceka umuntu ndamubura ati numva ko namwe musinziriye. Abo nawe dayimoni. Subira mu cyumba. Ndongera ndabyumva. Nabwo ndaza ndabibura. Ndongera ndabyumva ko si ibyo nibiki biri muri saro ko ba papa baryamye batanumva. Ati noneho nakuyeho akarido ndahengeza mbona simbibona. Ariko narabyumvaga. Uko akarido simbibona mitansuye mu buriri ncika intege bitansinzira. Yabitubwiye nyuma. Ese Arabiya wabyumvise ryari? Tema hashize nk'ibyumweru 2. Ahise mbibwira papa we. Nta kindi twakoze. Twese dufata umugambi wo kwimuka muri iyo nzu. Muri muka. Ariko mu by'ukuri nubwo twimutse twumvaga ko nubwo twimutse muri iyo nzu twumva ko ibintu tubisizaho muri iyo nzu ahubwo aho tuzimukira umugabo azakira tukahagirira amahoro. Ntabwo ariko byagenze. Muruzi mungira kuri Yesu ku Mana. Ntabwo ariko byagenze. Twashatse inzu turimuka. Turavuga se ba nyine inzu ko tubanye neza nabo barabasiramu turababwira yuko twimutse igitaraganya kubera iki. Bagasambwa ati rero numva bikazerekanye z'umuryango wanjye. Nanjye dore ndarwaye. Basi ataje n'umwana wanjye nawe urwara. Twese dushaka inzu igitaraganya. Yewe n'amafaranga twayasizemo.
mu by'ukuri buri bw'umuntu ubwije umuntu ukuri agufata nk'umwanzi. Buri abantu benshi batinya ukuri. Nyirinzu twaramusezeye umugabo amubwizwa ati ngewe twumva inzu yawe irimo ibintu bidasanzwe. Madamu yarakoropye abona ibintu by'inyo mu nzu. Tiyo turyamye twumva umuntu agenda muri salon none umwana wanjye yabimbwiye. Ati nuko bimeze turimutse. Twamubwije ukuri. Biza kuba bibi cyane bararakara ngo twabasebereje inzu ariko mu by'ukuri byari byo. Twarimutse n'ubundi tujya muri iyo quartier ntabwo twagiye kure. Hafi yaho none umugabo arushaho kurwara. Umugabo ararwara kambwe ati jewe mfite umutwe ariko mu by'ukuri si umutwe numva nikoreye isafuri itogota ku mutwe. Kuzamuka umwuka akumva ikindi kintu gifasha mu mutima. Kumana umwuka no kuzamuka bikanga. Ibindi biri mu bitugu. Araribwa no muto. Umugabo araremba. Mana yanjye twagiye mu bapfumu. Hari uwo twahamagaye ngo wo mu Ruhango mu mama mundangiye. Yaraje atubwira ati 200 nkamuvura. Kwako ngewe nashakaga yuko umugabo akira. Turakomeza ikiganiro cyacu abakurikiye gusengerwa n'undi ikadukomeze ikiganiro cyacu karibu mushiki wacu n'undi. Koze cyane. Twakomeje kwirwanira mu bintu by'imyuka mibi tujya mu bapfumu. Bivuga ngo umugabo arwaye ibintu by'imyuka mibi ubundi mukajya kwirwanira mu yindi myuka mibi. Byose nta gisubizo cyari kirimo. Kandi koko nta cyavuye mu myuka mibi. Twagiye mu bapfumu bivuga ngo nta mwuka twari kuvuga ngo twumvaga yuko umugabo azakira n'ubundi twagiye mu bapfumu. Kuvuga ngo mwasenga Imana cyangwa ibyo byose byaragiye ku ruhande. Twashidutse twageze mu barangi. Byo mbyibutse ibyo bintu mva bindenze. Umuntu wese wambwiraga ati aha naha hari umuganga aravura. Netaga mvuga ama nimero ye. Ubu natunze nimero z'abapfumu ntazo umubare. Ubwo umumama arambwira ati hari umumama Kanombe uvura mu mujyane rwose azahita akira musaba nimero. Duhamagara umwana abereye mu jomba we nyine ufite imodoka. Dufasha aduha ifite atujyanayo. Twumvaga ko tugiye mu bantu ba Kinyarwanda bavura Kinyarwanda ariko ibyo vuga Kinyarwanda afite ibindi bintu bakoresha mu by'ukuri. Twashidutse twageze dusanga ni mu rurembo rw'abarangi. Twicaye nyine ngo baramuvura wumva ninge bafataga nimero. Byari ibintu bigoye cyane. Twaratashye ntago twasubiyeyo. Mugabo arangararemba abasezera abana. Njye wundi yansaziraga buri munsi. Noneho hari umunsi ntajya nibagirwa. Ijoro ryo kuwa kabiri rya buri cyumweru rishyira kuwa gatatu. Byabaga bikaze. Njya nibaza impamvu se ni gute hari umunsi byabagaho bikaze kurusha n'ubundi byo harimo kandi nabyo bikaze. Kuko nibwo yarembaga cyane kurushaho. Cyari kuwa gatatu byabaga buri joro rundi ryo kuwa kabiri yaransezeraga. Saa 8 z'ijoro. Mama Rabia ndapfuye. Uzarera abana. Buri joro ryo kuwa kabiri ubundi yaransezeraga. Byari itegeko ko yashagaho kuba bibi kurushaho. Ukabona ibintu biramufata aravugana n'abantu utareba. Tugeze mu barangi bati rero wa mugabo we hari umuntu ufite ideni ryo 65. Niwe uguteza ibintu wanze kumwishyura. Ati hanyuma mu muryango wanyu hari ibintu bihari umuntu umwe muri bashiki uri kubikoresha. Ati uwo muntu naheruka mu rugo rwanyu ariko nimugera mu rugo muzabona yizanye. Buri myuka mibi irakora ifite imbaraga zidasanzwe. Mu by'ukuri hari umukobwa mushiki we n'umudamu yari yacitse mu rugo biriya byemeye famille bisanzwe mugapfa nk'akantu umuntu akifata ariko mu by'ukuri atari ibintu bikaze ku buryo umuntu yacika mu rugo. Ndagira mumenyeshe ko uwo munsi twavuye mu barangi twasanze uwo mwana w'umumama yaje mu rugo. Kuko yaravuze ngo ikimenyetso azizana mu rugo kandi ntaheruka kuhaza. Arahazi. Twasanze yaje mu rugo yatubuse. Cyane ko yaje muri kasa amubwira ati umusaza we yararwaye yararembye. Ariko n'ubundi akaba yaramaze igihe abyumva ariko atarahaza. Dusanga yaje yagiye.
nkubwije ukuri twageze mu rugo bana batubwiye ati runaka yaje hano ati nibyo kabisa niwe batubwiye nta cyizere cyo kumva ko ibintu byose ari Imana izi ukuri twari dufite hayo umuntu arakubwira ati hari umuntu uri buza iwanyu niwe muntu uri gukora ibyo bintu aba mu bintu by'imyuka mibi aba mu bintu by'abapfumu biki n'ibiki ati umuramukaze nta mwishimiye iki ni ukuri twaratahe dusanga uwo mama yaje mu rugo twabifashe nk'ukuri nanjye ubwanjye nabifashe nk'ukuri ndavuga ye nibyo kabisa no yewe ahubwo aramuvura naramuherekeje aritahira tubwira ati rero ubwo arwaye ati twazamujyana Bugesera kwa ba mama wacu ukamubona bwa ni rero nago shaka ko hari andi hanazajya reka turwarize mu rugo napfa basazapfire mu rugo tumushingure birangire ubwo mubarangise ntabwo mwasubiyeyo nago twasubiyeyo ntabwo twasubiye kuko n'urundi rugamba rwarakomeje noneho nyuma n'ubundi yarakomeje aza mu rugo mu by'ukuri mbabwije ukuri nemeye yuko ubwo koko ibyo bintu biri guturuka ko umuntu afite ideni kuko iryo deni nari mbizi nawe yarabizi ko hari umuntu koko afitiye amafaranga nanjye nambize yari yarabimbwe ko ari umuntu yagujije amafaranga mwishyuye ariko ntiyashiramo uzi ko twageze mu rugo tugahita yamweza kuri telefone akamwishyura bitunguranye yahise abikuza amafaranga arayamwohereza aramwishyura bitunguranye ndetse ntibatubwiye yuko ari we ngo uri kubimutereza amwishyuza aya mafaranga ye niko uwo mama yatubwiye muhageze tugeze mu rugo ahita yamwishyura rwose yahise abikuza amafaranga yishyura uwo muntu by'igitaraganya ariko mu by'ukuri n'ubundi ntabwo yari amwishyuye ndabishaka yenda n'ubundi yari kuzamwishyura ariko kubitewe n'ibintu tubwiwe kandi koko umugabo arababaye twafashe ukuri ko byashoboka twishyiramo koko kandi uwo mushiki we abikora koko n'ubundi koko yaje mu rugo urumva nawe ibyo byose byabaye nabibi cyane amagambo aravuga ati baraduteranyije baravuga bati kwa mu marabi yabirwa mu bapfumu none babwiye yuko mushiki we muto yari we umuroga mu by'ukuri ararengana usabye n'imbabazi nazumva n'iki kiganiro kuko nanjye ni mu bantu babiraga no muri famille ntitwamenye umuntu ukoresha ibintu byo mu muryango wabo ugiye kungirira abana impfubyi rwose azambabare kuko noneho nanjye rwarubwa yari yambitswe n'abapfumu nanjye nararwambaye cyane aribyo nshaka kugeraho ubwo umugabo yarishyuwe mu by'ukuri n'undi yamaze kwishyurwa umugabo ntago yakize yarushijeho kuremba araremba noneho asezera abana umwana ajya afata agenda arabyandika njye umutima njye warabaye nk'ibuye njye nimba naryaga nubwo mbyibuka nimba nanywaga amazi ntago mbyibuka ubwo mushiki yaje kuremba ariko wa gatandatu ndahamagara nahoraga kuri telefone none harapfuye birangiye hari masamba pe hari umwana w'umuhungu wa mushiki we twe duturanye hafi aho rimwe rimwe wajya no kwirarira ndamuhamagara araza afata isumo yatose amazi amushyiraho ari masamba turahamagara bazana imodoka tujya kwa muganga dusubira kwa Kanimba niho twakundaga kwivuriza none batubwiye ngo bamubonyemo malaria turi kwa Kanimba uzi ko yongeye akansezera arongera gusezera arambwira ati rega ibi ngibi muri gukora ntago ari byo tigewe ndakubwiye ngo uzarira abana yarambwira ati jya uzanderera abana nushaka n'undi mugabo uzamenye ubwenge uzarera abana banjye ngewe nta buzima afite abwira umugabo muramuwe umugabo wa mushiki we wari utwaye imodoka ambwira ati runa uzabe hafi ya famille yanjye abana banjye n'umugore uzabamenye ujye umugira inama ukuntu agomba konderera abana urumva icyo kintu ariko duhagaze turi kwa muganga ikintu gikomeye cyane mushiki we mukuru aravuga ati noneho muve kwa Kanimba mumunzanire hano hase tumujyana aho yari ari mu rugo rw'umwana we yasigariye ku rugo wagiye kureba umugabo Rusizi yarahumye kubera guma mu rugo duhita tujyayo ariko wa gatandatu ndanyamubwira ngo tuva mu rugo twari dutuye mu rugo hari haje abantu babona ko rwose birangiye tugera kwa muganga umugabo agahita apfa bategereje ko biri burangire tugezeyo nyine nibwo twavuye kwa Kanimba bamwandikira aho za kwariteme mu by'ukuri nibwo banditse kwariteme twe turayona ko arwaye ibintu bimuniga umutwe ucanye mu muriro ibintu birenze cyane twaragiye tujya kurya nyuma aho mushiki wari ararayo ngenda nataha tijyaye imiti ngiye kuyikwihera uwo mutwe wawe udakirangiye simbyumva ni diabete kumva niwe mukuru yanamwubahaga imiti yaraye yo ngenda tansanga abana maze kugera mu rugo cyarara mu gitondo arampamagaza simeze bite ati ndabona ari sawa bitaramufata ku cyumweru ndazamuka njyayo sanga hariyo umwana w'umuhungu abereye se wabo na mama we muri mu famille
noneho muri uko kanya nasanze bari kuganira hambwa ati uzi ko yakize ati nyamara yari malaria. Ako kanya nkinjira mu nzu bari muri saro bya bintu byarongeye biramuniga, byaramunize biramuniga, umugabo arigaragura biramuniga. Ubundi yabanza akajunjama abona agacana amarenga ariko ijwi ntirisohoke, ubundi kiyamuniga. Nibwo babonye uburwayi umugabo afite, bose bagira ubwoba bararira birabarenga. Nabwangiye ibyo ngibyo ndabimenyera, umutima wanjye wabaye nkibuye. Bate ntago bishoboka. Mu by'ukuri ntago bo bari bazi ko abo bapfumu bose navuze twabirutsemo benshi barenze, ntibari bazi ko twagiye no mu barangi. Ngira ngo nubundi bwo bagiye kuzabyumva ntago nigeze mbibabwira. Ariko nsubiye inyuma gatoya, nyuma yo kuva mu barangi hari umama bambwiye ati hari umumama usengera abantu bagakira. Nubwo muri abasilamu umuntu wese iyo yizeye aramusengera agakira, ibintu by'imyuka mibi bikamuvamo. Nawe yarambwira ati yanjye hari umuntu wari waramumbwiye, twebwe twashakaga ahantu hose bamusengera nuko yenda ntageze mbona umukozi w'Imana yenda ufite imbaraga ngo amusengere bimuvemo, ariko icyo gihe mubona nawe byari biri gukunda kuko byari ibintu bigeze kure. Naragiye njya kumureba mu mama Naba, nyihagera ambwira ati wowe ufite ikibazo cy'umugabo, naturitse ndarira negaragura ku mukeka. Ugiye kureba umudamu umumama usengera abantu w'umurokore w'umukozi w'Imana, njyanyeyo n'undi mumama w'inshuti yanjye. Umva twebwe ahantu hose twashakiraga ikintu cyatuma umugabo akira, ko nari ndemerewe nari mbabaye biteye ubwoba. Hanyuma ngezeyo umumama yaransengera, aravuga ati arwaye ibintu by'imyuka mibi, aransengera. Noneho umugabo namusize mu rugo, arasindagira ajya ahantu kuri saro ajya kwiyogoshesha. Muri ako kamanya ndi umumama ari gusenga, umva namubwiye n'amazina ye, yarambwiye ngo yabize icyuya cyinshi cyane aho yari yicaye muri saro. Yumva arahindutse muri we, yumva agize agatege, aramanuka arataha. Arambwira ati aramusengera, ama n'amazi yasengeye tuyamuhe, tihumura birashira. Nukuri uwo mama yari afite imbaraga zo gusenga pe. Uzi ko umuntu agusengera uri mu rugo kuri telefone amasengesho akakugira ukabona ko hari ikintu gihindutse. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro ngewe mama Rabi yangakizwa nkava mu bintu by'abasilamu ko nta nyimbuto banyereye. Namaze kubona n'itandukaniro, narakangutse ubu narahumutse ngewe. Nageze mu rugo mubwira uko yambwira, ambwira ati mugira mu rugo muhita muhamagara musengere. Yarasenze ibyuya birabira, aturababara hehe ati hakore akasengera. Umugabo aravuga ati umva mbaye muzi ko mbaye muzima kuri telefone, abona y'amazi yasengeye. Mu by'ukuri twamaze iminsi ibiri ibyo bintu byara bisa nk'ibyahagaze, turatangiye turishima, umugabo arakize. Ariko bura byari byarakaye. Ariko amarabi hari akantu buze nase abasilamu bose ntago ariko batakoreye imbuto. Nase rwaye ntibagusuraga. Nyene baransuraga. Sibyo. Impamvu ngo ntago banyereye. Undi umuntu aje n'umusazi abo mwaratukisha bose. Ariko bura ntago ari bose buri. Impamvu mbivuga gutya. Nimba ufite umugabo w'umusilamu wavukiye mu idini, akaba azi gusoma Qur'ani, bazi yuko ikintu utazi utabwirwa n'umuntu ari Imana ibikize, bakaba bakubwira ikintu ukacyemera gusoma Qur'ani. Umuntu ndi bugere wansenyeye urugo n'umushehe w'umusilamu ari nawe wabashije kumuvura. Nimba ari umushehe akitwa iryo zina shehe gasoma Qur'ani, ngiye nta nubwo nzi no kuyisoma. Nagiye ndi umwinjira dini, narasengaga pe kandi Imana ku masengesho ko nifashaga ibindi bitabo byanditse mu Kinyarwanda. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro ngo ubu ngewe mu Arabiya ngomba gusoma Bibiliya, ndibyo ndeba n'amaso yanjye nzajya nisoma ibyo kubavuga muri za ndimi zabo, ngiye nta numva bakambeshye ko barambeshyeye. Nta nubwo nenzi ko kuba umugabo arwaye byatuma bibi bindi bigatuma kuba nicaye hano ndi gutanga ubuhamya. Imana yarayipanze gutya. Reka twikomereze ubona kari gaciyemo. Abasilamu batwumva batazavuga ati bose ntago ari bose, harimo abayiza ariko abakorana bino kugendera kuba babiri, umugabo wanjye n'uwo mushehe wamuvuye. Twikomereze. Yego. Ubwo twagezeyo nibwo babonye uburwayi umugabo afite. Abo bintu biramuniga, barabibona abona karwaye. Umumama aravuga ati noneho mfite umumama w'inshuti yanjye nawe afite umwana warwaye ibintu nk'ibi, reka tumuhamagara turangire umuganga wamuvuye.
twebwe abo twari twajyamo byose byabaye impfabusa nta nubwo bari bazi ko twibutse mu bantu benshi gutyo. Yaramuhamagaye ati umuntu wacu ararwaye ararembye tubabare dutabare turangire wa mushehe atuye he duhene bamuhaye nimero yabaye mama w'intwari cyane yahise azamuka hano yari atuye Igikondo araza bamufatira kuri 40 bamushyira mu modoka baragenda ngiye nasigaye aho mu rugo bazi gusiga mu rugo baragiye bajyayo kuri umushehe nimba ari umushehe Imana niyo ibizi ubundi hari abantu biyita amazina ariko mu by'ukuri araye inyuma ubwabo bazi icyo bari cyo nibyo bakora. Bageze yahise babwira ijambo rimwe rikomeye ati uyu mugabo yarapfuye kandi ndagira ngo bamenyeshe ko uwakoze ibi ni umuntu wa hafi cyane ko muzi umunwa n'izuru bituranye. Abamama barikanga avuga ati nyine nta kundi babyejo birabare bumva ntibazi byari byo. Ati nkuko umunwa n'izuru bituranye uko nababwiye bati nyine shehe wowe muvure sura muvura ndamuvura yabaciye 100. Bari bagena n'amafaranga bajyanye 100 mushe yaratangiye aramuvura baje bambwa ati mama shangazi hano bambwa ati mama Rabiyati humura tuza umugabo yakize tibamuvuye bya bintu byamunigaga byose babimukuyemo tugiye kumuha imiti neza umugabo yakize. Avuga ati Imana ishimwe nyine yuko agiye gukira koko nahise numva ko umugabo agiye gukira mvuga ko ibintu bitari bwongere no kumuniga kamuhaye imiti bamuga ati noneho niba rureho kwa mushiki wawe taha ugiye mu rugo iwawe mugora kurwaza w'umwere imiti humura uzakira uzajya uza gufata imiti. Narazamutse bukeye nyine turandaza ati dutahe bari bafite imodoka bamushyiramo tutatugiye aho twari dutuye Rwampara Sezi kaba mama bazambona baranzi cyane turataha mu rugo. Twageze mu rugo umugabo abura amahoro nubwo ninjoro yaraye ariko wabonaga n'undi atameze neza. Mu gitondo cya kare yabyutse ahamagara uwo mama tujyanye ku muganga ati waretse nkiyizire iwawe ati giye sinshaka kuba hano tereka niyizire iwawe mbariho nibera ati hoya guma mu rugo uba uha imiti nyine uzakira humura. Wabonaga umutwe bitameze neza none ntangiye gucika intege navuga se ko bavuze ngo ibintu byamuvuzaga kumera neza babimukuyemo ko nduzi n'ubundi mbona ntazi ukuntu bimeze. Yarakomeje abura amahoro noneho mbere gato asezera abana ko agiye gupfa umwana w'imyaka 10 dufite yari yafashe agenda yarabyanditseho tutabizi tukuntu yaje gucukumbura utuntu abigwaho yicaye muri saro ararira turimo kurya ararira abona ukuntu umwana yabyanditse mwana wanjye numuhumure yenda hari igihe nakira ariko ninapfa uzakomeza umenye ubwenge. Ibyo ntibabaje abana banjye birirwaga barira abana ngirwa nababwiraga geza biha agaciro amarira abana bariraga nayo nararaga ndira. Iyo nabaga namanutse naje mu rugo araye kwa mushiki waho haruguru bamurwaje araga nzamuye ibiganzo ndira amarira atakara amarira n'ibimyira byinshi bitaka nibaza ukuntu ngiye gusigarana abana numva ari ibindi bintu bwana Imana babare nkwe igisuzuguro cyo gupfakara. Abana banjye be kuba imfubye baracyari bato umwana ufite imyaka 13 n'14 bakeneye kurerwa niho bakeneye ababyeyi bombe bo kubarera. Cyo byose ariko byateshejwe agaciro. Ubwo noneho akomeza yaje naho twaje mu rugo arangije aratubwira ati genda shaka kwigendera. Twaraye dukinga igipangu twageze mu rugo ry'ijoro twararanye imfunguzo dufungura urupangu ati giye mukingure nigende nabonaga yamaze gusara kandi bari yavuye kuba iryo joro mu mugoroba dutayategeye mu rugo nago yaryamye tware duhagaze ku gipangu imfunguzo kandi bababwiye ko yakize batubwiye yuko ibintu byamuvuyeho bivuga ngo yamaze gutangira imiti y'uwo mushehe imiti yahise musaza tise shehe kumugabo none harenge ngo yaratubwiye ngo iyo kubise isuka mu ntozi ngo ziranyanyagira none ukarwana nazo ubwo byumvise umuti nyine ni mwihangane muhangane nabyo ariko muhumure birashira. Umugabo n'ubundi byaranze ku manywa abwira umukecuru ati muniza agafunguzo ngi hano mu baturanyi ubwo ntitwamanutse ntituriye pfa twari dutuye se haruguru kuri stade twavuyeyo barakamuhaye babonaga yijajaye arafungura ajya mu baturanyi aragaruka noneho mu gufenta yahise azamuka yiruka yagarutse mu rwese azamuka ariruka baramumugati marabe umugabo aragiye
ndebye koko muri salo yo mu mama ndebye kubona mbona arimo ariruka nkakibaguza imikoro umuntu wamukurikiye ndavuga se mana yanjye ndavuze induri ko umugabo ancica asaze ndingiye kwiteza karitsiye nta n'abantu babimenye uretse abo bantu twari duturanye ariruka neza mwirukaho timurambwira subira inyuma ndagenda nambara ikanzu y'idira fata n'uyu mwitero mpita nzamuka niruka mpamagara muramukazi ndambwira rero nyamara arancitse atagucitse ate gusa amahirwe ndagize Imana yamuyoboye agenda n'ubundi abariho asubira hamwe twari turi nanjye ubwo nahise nzamuka njyayo nsanga niyo yagezeyo ati giye ntabwo nsubira rwampara ndigumira hano ngo mama arabayirwa mfunyiranye nk'umwana ngo aranga ko nigendera ubwenge bwe bwamaze kuba nk'ubwo umwana w'imyaka 3 ntago nsubira hariya yepfo mama arabayirwa nkingiranye arirwa nteza abana ngo bamfungirane no mu cyumba ati ntago mbishaka sinsubirayo mva ko nta buzima nta ati noneho rero gumuhano batirira mama arabaye ahita usubira mu rugo uzane ya miti bari baduhaye tuyikoreshereze hano nta kundi umva ukuntu natereye niruka n'ubwo ndasanga atagezeyo yancitse none ndabivuga nte muri famille ko umugabo yancitse nanze no kuvuza ndi nanze kwiteza natabona ko umugabo yasaze hanyuma mpageze batisubira narongeye ndamanuka nta moto nategaga hari muri guma mu rugo ndongera nanone ndamanuka umubabaro imvune iki byose nsubira mu rugo mbya abana rero subiye nanone umva naramanutse nza mu rugo kandi kuva aho hano kuri stade hafa umanuka ujya wita sheikh n'urugendo runini cyane ese nongeye ndamanuka ndaza mfata ya miti ndayijyana mbya abana rero muryame tugiye kumurweza ara ruguru ndahamagara mu rugo banyohereze mu umuntu wangeze muri kumwe ati Imana kibazo wabonaga ko ibintu byaducanze twari turushye twari turemere dufite imibabaro ariko none umubabaro waje kurushaho nagiye nyene njyana imiti tukajya tuyimuherayo tumuvurirayo hashize iminsi 2 tubona yorohewe yewe aranafata ati tujyane tujye kwa shehe wamvuye mpakwereke Imana ubwo yabikoze twabona gasa nk'uri gukira none yabaga mwicaye imbere wo shehe yabaga ari muzima nanubwo wabonaga yuko umugabo wanjye arwaye iyo ari kumwe n'uwo mushehe wabonaga nta n'ikibazo afite narahabonye harimo urugendo twongeye dusubira kurya hanyuma aho ngaho twari turi ukeye umugabo noneho yararembye burundu birongera biramuniga tureba umugabo atubana umusazi neza abakozi birwa nifunguzo bafunga ibipangu uvuga ati mufungure nigendere ngiye mukingure nigendere uwo munsi turiwe dukinziza ipangu hari mu ijoro ndabyibuka tubwira ati noneho ngenda ashaka kujya ku muhanda gatoya mureke njye ku muhanda ngenda garuka aratuzengeza kuva saa 12 saa 2 namukazambwa ati noneho tukingure tumuherekeze twarakinguye turazamuka tujye ku muhanda aragenda twageze mu muhanda tuvugiriza induru ariruka ati mu ntabara abagore barashaka kunyica kubyumva yarashize mw'abantu mwumva umubabaro nagize ati ni mu ntabare mw'abantu mw'aba bagore barashaka kunyica mushiki bateba abagore avuga ndi mushiki we uyu n'umudamu we bafitanye abana 3 ati ahubwo nimudufashe tubashe kumusubiza mu rugo musubiza mu rugo byabaye ikibazo ariko Imana dufashe tumusubiza mu rugo ukeye nibwo noneho yarushijeho kuremba biranga noneho byeno birongera biramuniga biranga neza tubona tubanye umusazi sinzibagirwa twarimo turya ku meza aragenda ajya mu gikoni yazanye ikara rinini cyane ari kubita mu biryo umva ko yari yamaze kuba umusazi deje byarangiye ibaze ngo nahise nturuna abantu b'abagabo bose babasazi mpona kubona kuri kaburimbo ino wanjye agiye mu mubare umugabo arasazi noneho birarangiye ayo manywa mpamagara umumama ari waha twese se ko nduzi noneho umugabo turembanye ko nduzi noneho nta kizera ati mva wowe ni warahabonye subira ugenda bimubwira araguha umutete humura birashira umukazi wanjye arambwira ati subirayo genda n'ufite akabaraga ihangane nta kundi genda ujye kuzana umuti naragiye njyayo umushehe yambwiye amagambo arambwira ati rero ihangane ati bari bamuteze ihembe noneho bari bamwishe nuko namagambo y'ubwo bari bamwishe ati ngiye kugukorera umuti rero ugende wumurarakira ariko rero ngiye kubwira ikintu gikomeye ati wihangane usenge cyane washatse mu muryango ufite ibintu by'imyuka mibi ati umuryango w'umugabo wawe bafite za nyabingi umva amagambo yambwiye
ndabwiye ibyo ngibyo binahari wowe muvure nta kundi ariko naramubwiye none se umuryango w'umugabo none se ko mama watakibaho nimba ibyo bintu bihari ko bikoreshwa n'abantu ninde muntu waba urimo kubikoresha kugira ngo bimugire kuriya ati hari umuntu uhari urimo kubikoresha ntago mubabwiye nzaba mubabwira icyo nta nubwo ari cyo cyihutirwa ayo magambo yambwiye ntaha yambwiye kandi wibuke bo yababwiye ngo umuntu wakoze ibi ngo ni umunwa nk'izuru nk'uko bituranye none baravuga ati nuwo mu muryango wabo naragiye yatangiye kugonganisha abantu naratashye cyane umuti turamuhaye tubona biroroshye ariko akajya akunda kujyayo umugabo yakundaga kujyayo rwose kenshi iyo yajyaga nta nubwo yabitubwiraga yajyagayo tutabizi hari igihe yigeze kuducika mu gitondo cya kare 11 ariko wa gatanu arabyuka afata utuntu twe twose arangije twakinze ibipangu yuriye igipangu araducika aragenda ataje ntago twe tuzi nimba ariho yagiye gusa amahirwe niho yari yagiye ariko ntago yabitubwiye yamuhaye condition yuko niba azajya babonanye nta muntu azajya bibwira yuriye igipangu ariruka 11 za mu gitondo aducika aragenda ngiye namushikiwe tujya mu kibazo twabwira abantu ngo yaducira ate se umuntu nkamwe abantu babiri mu gutyo ni gute umuntu abacika muzi ko afite ikibazo sibyo bintu mwabisobanura mute uwo duhamagaye yagezaho nta wahageze uwo tuyagezaho nta wahageze dusigaye mu kibazo tuvuga se turavuga ko yaducitse ate kuko yuriye igipangu mu kujya gushaka inkuru gufunga igipangu twasanze ageze kuri kaburimbo twisubira mu rugo twituriza numva umubabaro nagize byabaye ngo noneho twagiye kubona tubona aragarutse ese ko twari ngo se ngo mwari mwambuze tuti ngo ntago se ngo hari abantu nagiye kureba umuntu igikondo tugira amahirwe abana tubona araje byarakomeze noneho tubona ari kugenda yoroherwamo gake uwo mushyana aramubwira ati noneho mwe mukano mwabaga muhindure nibura karitsiye kuko umuntu habaye igihe kinini twashyizeho umukomisiyoneri adushakira inzu mbona rwose iri kugenda akira abana bishimye ati papa yakize nzi ko akunda abana be yaravugaga ati no mu kurwara kwe yarebaga avuga ati abana banjye pfuye ntareza abana banjye ubwo bari bankeneye abana banjye kajya avuga ati unzanira abana baze kuniba nkabazamukana nkabajyana noneho ubwo twamaze kwidushaka inzu twishyura inzu turimuka ariko mpitamo nako umugabo yahindutse yari yamaze koroherwa pe yakize rwose tubona yakize ntago kuva icyo gihe nazana uwo muti ibintu byongeye kumuniga ko nkabona yarahindutse naje kurwara mu nda harandya ndajya tujya kwa muganga muri privé ahantu kwa nafataga urushinge rwa napo abizi twahereye aho dutongana twahombeje amafaranga y'abandi nago mbyumva kuko umugabo wanjye nagaruka umusebya si iki umugabo wanjye akunda amafaranga agakunda amafaranga nawe nagari noneho twaratonganye nibaza ukuntu amwe by'amafaranga ngo ntayari bumpe ngo nayo ntayo nzaguha ngo ni ibintu ngomba kwibazaho impamvu nayo mwatsi nari mbizi ko ayafite yambwiye ati basi nyuma y'ukwezi amafaranga nzayaguhana ariko tuzari bazaza nkabwira igihe nzayabahera icyo nta kibazo kumba afite ikintu yacecetse ntazi dufitanye beef imwe iteye ubwoba ntazi none ubwo maze kuvuga ngo kuki antanze amafaranga menshi ndamuga ariko se kwa nanze ko wifuza twatanze amafaranga menshi ngiye no kubera icyo naze amafaranga ukumva ne kibazo bikakubabaza ese koko nurwaye amarira nariraga agahinda nari mfite imvune navunitse mu bitekerezo no mu mutwe ahantu hose none urantanga amafaranga bikakubabaza bambwira ngo warandiriraga ngo wandirega kubera iki ko yifuzaga kompfa nanjye rero kamera yise zamuka turifuza kompfa kumvira iryo jambo ariko nyuma y'urugendo mwaravuje mwagiye mu bapfumu watereye imisozi wamanutse yindi wariza amarira wasenze Imana ati wifuzaga kompfa iryo jambo ryarankomerekeje namaze iminsi 2 ntavuga nibera mu cyumba ntago twongeye kuvugana twahise dutongana cyane ko nanjye natekereje imvune nagize
ntekereza umubaro nagize n'amarira nariraga kuko ntago byari kwirutsa Imana yonyine irabiza amarira naragandira n'ukuntu nasengaga mbira Imana irabizi nta nubwo ari kwihangana ntago nihangana reka da ukizwe iki iyo tuba twajije ntago twari kujya muri abo bapfumu bose umugabo twahise dutongana nitamubwira se ni gutumwe ngo nifuzaga kupfa uriya mushehe kuvura ko yambaye ko ngo urwaye nyabingize mu muryango wanyu ngewe nabigizemo uruhare ku buryo uvuga ngo nifuzaga kupfa nawe uramucyuriye bandamucyuriye ntabwo yarazi ko mbizi ndambwa rwose ntabwo yazi ko mbizi ariko uriya mushehe niwe wabimbwiye ariko nawe afite ibindi yari yaramubwiye yaracecetse shehe yabakozeho shehe yadukozeho niyo mpamvu n'ibintu udashobora kumva urumva umugabo twese dutongana ngo urambwiye ngo nani nyabingizi wacu yahise ambwira ijambo kandi koko yarabikoze ngo nzakubabaza yabinshete ngo nzakubabaza urumva shehe ibintu atangiye gukora mu rugo rwanjye nubwo yamuvuye ubwo umwiryane waheraho ntabwo twongeye kuvugana neza narakize ariko ngo hari ikintu kivuga ngo kuki umugabo ambwiye ngo nifuzaga kwapfa ibi bintu byavuye he mu cyumwe kimwe sambwira ngo rega ngo ngiye kuzajya gukorera mu ntara ndi ku kazi bagiye nubwo ntaherukaga mu kazi bagiye kujya kunyoza mu ntara ngiye kuzajya gukorera mu Mutara hanyuma y'ibyumweru nka 2 nzajya siba icyumweru kimwe ikindi nze muri make ntabwo byari bimeze neza ngewe ubundi neza ko umugabo nakira buriya abasilamu iyo bakoresheje ifete yo gushimira Imana basomesha iduha nzi ko azakomesha iduha agashimira Imana yuko adapfuye asize babana bamuriza batumira n'abantu tukazana abantu bagasoma iduha mu rugo niko ubundi ngiye nari mbizi namushiye niko yambwiye ariko none urugamba rwaratangiye ruba rubi pe wa mubabaro nagize bwa mbere none wikubye inshuro nk'ijana mugabo buri abagabo n'abahanga cyakubwira abadamu ngo umugabo nakubwira ngo ngiye isafari mukazi baranyemo ijye ugira amakenga ujye usishoza koko nimba agiye isafari cyangwa nimba ari ibindi agiye ngewe umugabo yambwiye ko agiye mu ntara ari ibintu yapanze n'umuntu aramuhamagara ati uyu munsi uze witeguye rero muri bugende umugabo yaragiye kurongora umugabo yaragiye kwishakira undi mugore ntabwo karakazi habe ntabwo karakazi byose byaje gusobanuka nyuma kandi niwe wabyivugiraga noneho yaragiye simupakira ibintu byose ajyana ibyo agiye byose mwenda pakira rwose umugabo agenda pakirumba ko umuntu agiye muri misiyo agiye ku kazi kumbi umugabo yaragiye kwishakira uwo mushehe wo musilamu oya no wita umushehe buri Imana niyo z'umushene nazo niwe iz'umusilamu gusa kugira ngo bahora bishushanya bita abashehe atari bo nibura niba bireke babasilamu nyabo cyangwa bakizwe bundi bave no mu myuka mibi simpamya ko ari umushehe aho ko nimba nawe n'uwita umushehe kandi hari ijambo yambwiye rikomeye ari naryo umugabo wanjye yagendeyeho ngo ngewe ngo mvura ku izina rya Allah ngo ngewe mvugana n'Imana ngo ariko aho tuvuganira ntuhambaze kubyumva mu by'ukuri arabeshya afite ibintu bye ubwavugana nabyo urumva byawe umugabo yaragiye yadusigaho akajya duhahira umugabo aragenda muri make nge nubwo umugabo wese akora amanyanga yose ntabwo nzi ko umugabo yambeshya ko agiye mu ntara atariho agiye kurongora ntabwo nzi ko byashoboka ariko byarashobotse niyo nyiturano yo kumugwaza nicyo kintu yanyituye ariko nibura ibyo nubwo bibabaje birababaje ntago ngiye byambabaje kwitura ariko mbere gato ubundi ngiye buriya ndi umuntu kenshi ugirota ibintu bikaba nkabibona najyaga mpora ndota yashatse undi mugore twatandukanye niyo mpamvu nabimenye ndavuga ibi bintu Imana yari yarabinteguje reka byakire nigeze kumugana ariko ko mpora ndota washatse undi mugore twatandukanye ngo reka ngo nta wundi mugore nashaka ngo ubuse nabura gushaka kuko abana banjye nkajya gushaka abagore icyo nicyo kibabaje nawe arabizi ko najyaga mbimubwiye igihe nabirose inshuro 3 byo byarabaye birarangira noneho ubwo cyakurikiyeho n'iki umugabo yari ari muri Kigali abantu mpura n'umuntu bakora ambwa ati se ati runaka bite nago umugabo nivuge mu mazina nirekare ku mugabo agiye gukorera mu ntara kandi njya mubona mu mujyi ari mu kazi
Taracecetse ntago namweretse ko numva binoshijeho. Hakaba hari undi muntu wo muri famille wabwiye ati ariko rero nubwo mwamubeshya ati ngenda mubona abina hari ahantu yitsimbye ariko buri afite impamvu ye. Bakabimbwira nkabimenya nkicecekera. Nyuma yabwo noneho umukuru w'umudugudu iwacu twahuriye ku muhanda aransuhuza kuko tukihajya bari baramugize mutwara sibo. Arambwa ati umugabo ejo bundi twahuriye mu mujyi ariko twabuze ko tuvugana yari ari mu kazi. Kandi ngenzi ko umugabo ari mu ntara. Wihagararaho. Ndihagararaho ndicecekera. Ndamuhamagara nabwo ariko kandi bose bavuga ngo bakubona i Kigali. Uri i Kigali cyangwa kuri mu ntara ngo ngiye cyose cyo nuko ndi mu kazi ndi mu ntara ngo ibindi ntago mbizi. Rero ni mudugudu yambwiye ko yakubonye ariko mutavuganye. Ngo ntabwo ari ngewe yabonye ngo nuwo dusa. Njye mbyibuka nkicara ngaseka bikandenga. Hari igihe ibintu bikubabaza noneho bikaba nka filime. Ariko se ubundi umugabo wawe hari ikintu mwapfaga imbere atari yarwara mwe mubanye neza usibye umushe wajemo ubundi mwe mubanye neza mbere yuko arwara rwose ibi bibazo bihani bisanzwe byo mu ngo nta kibazo kinini cyari gihari ntacyo pe ahubwo nanjye ubu mpora nibaza ngo ariko ubundi mbere yuko arwara ubundi nari mfite umugabo turi kumwe cyangwa n'ubundi nta wari uhari ntuse niyahaga ni mwana mwumvikanaga mva rwose nta kibazo kinini cyari gihari ni ibisanzwe byo mugo ntago bye ibintu bikabije ngo njya nibaza ngo ndashaka kubwira abadamu banyumva bacunge nimba koko bafite urugo je naje gusanga naribeshyaga ko mfite urugo ari uruzerero kuko nimba ikigerezo cy'uburwayi cyari tugatandukana nuko n'undi na mbere tutari turi kumwe niyo wasanga ari imyumvire y'ibyo bamupakiyemo nabyo byashoboka wasanga ari imyumvire urumva nimba hari imiti bamuhaye akoroherwa ariko abakurikiye gusengerwa ntabwo umupfumu yakuvura ngo ukire agushyiramo ibikorohesha akazagushira ukazarwara urushaho ntabwo nahamya ko yakize Yesu niwe ukize ibyo yapfumu byo ntabwo nabihamya cyokora gushukashuka akagushyiramo ibikwi neza abazimu bashobora kuvura nabandi bazimu byose ni kwa shitani bibaho gute cyokora ngo yari baga mu intuza urakomeza tubwire mu korowani ngiye ntiyapanye neza usana n'ubwo ahora n'ubundi ahora avuga yuko ngo nashakaga komfa niyo nsenga ngiye musabira ubuzima we avuga ko washaka ka na n'uyu munsi bimurimo ntago nashatse kwapfa kuko ntago namurema kandi suko twari tubanye nabi nta kibazo nibe cyari gihari ni ibintu bisanzwe gawanye ikintu cyambere muzo nuko akunda abana be n'ubu nta kibazo gihari cyane umuntu wese afite uburiya kugira ngo bakurwa biragoye imyaka 13 twe tumaze ufite byinshi wihangane n'ingeso ubona ku mugabo wakiriye kandi nta n'umuntu ubwo nanjye zanjye nawe yari yarazakiriye ko urugo rwose ni ishuri ikintu cyabayeho rero naje kumubwiye se yaje kuza ariko ngewe mbona ubi Kigali ati gemba mu ntara naje kumuza amese navuga ni nyamara ngiye bitewe n'ibintu numva n'ibintu abantu bambwire mbona warataye urugo ngiye mbona warantaye ati ngiye ntago nataye urugo ngiye ndi mu kazi ubwo televiziyo y'abana yo mu rugo yaje gupfa ngabo yanga kuyikoresha kumba afite ibintu afite mu mutwe byinshi nubwo yagiye mbese sinzi nimba umugabo yanyanze urwango runuka na n'uyu munsi nshinze umugabo wamuvuye witwa sheikh Imana mabarije ndabimushinza kuko niwe wanereye abana gahinda byarageze noneho twaje kumenya yuko rwose aba muri Kigali ubwo twaje kwimuka abantu twabaga yohereza ashyiraho abakomisiyoneri bashaka inzu wanyuriza amafaranga nishyura inzu turimuka ko mu by'ukuri ngiye nashatse nzi ko umugabo ari mu ntara ariko mbikeka ariko numva nta n'ikintu bimbwiye niturije nyuma aza kuza mu rugo arahabona ariko aza ku mugoroba noneho yari yarahinduye system ubundi mba yarazaga amazi ibyumweru 2 cyangwa kimwe akarara mu rugo akaza kuwa gatandatu ukagenda kwambira mu gitondo cyangwa akaza ku cyumweru akagenda kwambira mu gitondo none yahinduye gahunda yahinduye sije
akajya aza ku mugoroba saa 11 ngo muze munganirize ndagiye. Ese ugiye? Ngo naje n'imodoka y'akazi ngo twaje kuhinduza imodoka iraragenda turasubirayo mu gitondo n'akazi. Haze mu rugo se? Yaje nyine mu rugo, akaza mu rugo. Ati umugoroba wa saa 11 ati muze munganirize ndagiye. Yabikoze tukira aho hambere hari twari turi. Mugane none se iyo umugabo amaze ukwezi cyangwa iyo ntaga iyo yakora ari we. Ati nyine naje n'imodoka y'akazi ndihuta nzararuta. Ibyo bintu yabikoze gatatu. Twimutse ahantu yabikoze kabiri. Arongera bikora bwa gatatu turaho hashyashya bwa kane sasa. Nateje akavuyo ndebe neza koko ese uyu mugabo ari muri Kigali nkuko babivuga. Ibi bintu aho rabeshya ntago bishoboka. Urumva ntawe utakateza umudamu wubatse. Naraje nateje akavuyo. Yaraje ati hari saa 10 hari kuwa gatandatu sinari impari. Ninjiye mu rugo mu saa 11 nsanga umugabo ari muri salo. Ese umugabo ukorera isafari aza mu rugo atabwiye umugore. Ku buryo winjira ugasanga umugabo ari musaye kuganira n'abana ariko babwira ngo ndagiye. Urumva icyo kintu? Ndabwe se kuki waje utambwiye? Ngo nyine naje binunguye ngaho ubwo ndagiye. Ese bakwe gutazongera kora ari wawe? Ngo nyine ngo mba nihuta. Urumva kondisiyo z'imyuka mibi, kondisiyo z'abapfumu bita bashehe. Nafashe umuryango ndafunga. Uramufungira? Ndafunga abana bose bari mu nzu noneho rero uyu munsi ako kazura kica. Ndashaka kumbwira ngo ese niki gituma utakirari wawe? Ngira impamvu za utambwiye. Ati ngewe nakazi. Wumva bwamaze kwira. Njya ndeko ko yo saa 11 ari yagendaho. Narafunze nigira mu cyumba mpamagara mushiki wo twafanye kumurwaza turanyana dutuye. Ninyamara umusaza wanyu yataye urugo. Dore nguyu yaje yaraje kuza akavuga ngo aragiye ntarara mu rugo ngo imodoka zirazigena ngo agiye mu ntara. Ne kandi ngemba mbona beshya. Arambwira ati noneho wowe ngwino hano mu rugo umwihorere turebe ko ari buraza abana bonyene mu nzu. Tureta tumenya igisubizo. Nahise nkingura fatikanzu mpita nigendera umusigana n'abana. Yararebye wango mama wanyu nguri yanimije inyabana ngo aragaruka. Mu byukuri ndabizi ko akunda abana be yanze ko abana be barara mu nzu bonyene. Uwo munsi nibwo twamenye ko umugabo muri Kigali neza. Namaze kugenda abwira abana ati ngiye kubagurira umugati ndaje. Yaragiye umwana w'imyaka 13 ni mukuru arateka. Ararya. Yaragiye ahita agaruka yahinduye imyenda sasa. Tuba noneho turamufashe. Yari yaje muri weekend yambaye amatraining. Yagarutse hari ku cyumweru yambaye ipantaro n'ishati kuko ari bubyuka ajya no mu kazi. Abana baza ubwenge nawe abana banjye bari baraheze mu gihirahiro. Nararaye ndaza abana bambwira ati mangu no tuguha makuru nyayo papa bikigali. Wamaze kugenda aravuga ngo yanimije inyati yanze ko turara mu nzu twenyene yagiye agaruka yahinduye imyenda papa yambaye imyenda iyi tuba turamufashe sasa none kuri kuba kujya hagaragara. Mamagara munamvuze namugane yewe wa mugabo bikigali yagiye ninjoro yaje yahinduye imyenda y'abana bambwiye. Uwo munsi urumva yahise igenda ajya mu kazi. Ku telefone ntashobora kumubwira ngisinye muhamagara. None agashya kaje kuba uwo mugoroba. Twamenye ko aba afite ahantu atari ko tutarahamenya. Ku mugoroba yaragarutse aca mu rugo arebe ko naje abana batari burare mu nzu bonyene. Cyakubwira agashya yakoze. Gipangu harugo barimo kuvoma nibereye mu buribe kwita nibe muri telefone yanjye. Umugabo yaraje arinjira muri salo ndamwumva. Akura hwiridabona nicaye ku gitanda mu cyuma dukwitana amaso yahise yiruka. Yahise yirukanka kugira ngo abonye umwicanye. Ibintu umushehe yankoreye ni ibintu birenze urugero. Yaraje arambona abonye ko mari ndi mu cyumba banatebonye yahise yiruka. Mbwira abana ni muze mbabwira agashya kabaye papa wanyu avuye anabonye mari arirutse tema urabeshya ni nukuri. Itagenda tuturanye na mushiki we ari we mukuru wa famille yabo ndemubwira ati se noneho nakumira. Mushiki nawe yaragowe. Iwe byaramurenze yarumewe. Ati se
bamubwiye se ko uzamwica ntago mbizi noneho sasa noneho dushakisha impamvu ituma umugabo aza mu rugo agahita yiruka nibwo twese tubona yuko ari muri Kigali ko atagomba kuba mu rugo ariko abantu bakajya bavuga ati nyamara runaka yashatse undi mugore nyamara runaka afite urundi rugo afite ahantu yitsimbye noneho yaratangiye akajya ava ku kazi kuko twamaze kubimenya se akanyura mu rugo yanyura mu rugo akazana umugati akabona ko amazi atindagiye agasohoka akagenda hashize abikoze gatatu nabwo se twamaze kumenya kuba muri Kigali ese ubaye agaceceka ngira abana noneho no munsi mufata ibintu byose imyenda mu mukurikire mu bwete pa tujyana huba hatwereke tugomba kubana na papa na mama ni gute tubana na mama utatubwiye impamvu wagiye pa bimeze bite Sikundi yasutubwiye se atubwiye ati ngewe nuko nanze kubibabwira ngewe mfite condition ndimo nta uyu mugabo usibye amabwire nta nubwo ari nawe ahubwo afite condition bamuhaye ese abwira abana ati ngewe hari condition ndimo zijyanye n'ubuzima bwanjye nizirangira nzagaruka arongera ese pa uzaza ryari yababwiraga ati kuwa gatandatu nzaza ndare yaza se pa urararaho ya no se pa kutaraye nge hari condition ndimo akabaragiye ngo nzarara kuwa gatandatu abana bakamutesha umutwe nabo byo twari mbese wacu hareberaga filime bukina mbwa noneho basi uzaje kwereka abana aho basingiye unyihorere nimba ari gihe kibazo Yesu ambwira ijambo ngari kubundi kubera iki uhora wigarukaho nukuzi ibyo wakoze tambwa se byo nakoze nibiki umva iryo jambo izuko byo wakoze rirashyira rya rindi wifuzaga komva ababyeyi mu mushishoze abapfumu sikintu nako abashehe biyita abashehe ataribo bivuga ngo umugabo urumva none hatangiye kugenda yerekana ikibazo ariko nta kivuge yafashe haye nka sayine twarakinze tubona yabuza amahoro ndavuga se umugabo n'undi ntari burare muri inzu ntari burare mu ntebe yewe nta nubwo turi burarane mu cyumba abura amahoro tubona yabuza amahoro kwera iki afite condition kuko bamuhaye agendera bamuhaye condition ese nkingura nambwa noneho Yesu noneho nimba kuko ari condition urimo cyo dushaka no kuba muzima ndakingura ngahigendera amahoro aho uzashakira nushaka uzamare n'imyaka 5 ikizema nuko uba muzima umugabo se ubona baye nk'uwiruhukije unabaye nk'uwiruhukije ahita haguruka yari yanze kuduha amafaranga yo guhaha yise amezi 2,000 kuko nkinguye ngo niyigendera amahoro nanyi narebye mbona ni ibintu birenze amereza 2,000 abwira umwana mutoya amubwira ngo jani ngo ndagiye kwa gatandatu nzaza kukujyana nkwereke mu rugo yaraye agenda umva afite koko condition agenderaho nyuma ahise yaragiye nyuma none ikintu cyakurikiyeho nihuse hari umugabo ariwe uwo mugabo wakundaga kutujyana adutwaye barahuye ahubwo se biti ati gewe mbina ese biti ati nabaramubwira ati gende mu hari condition ndimo nawe niko yamubwiye kuvuga ngo afite umugore byabaye ibintu bikomeye gusa nge na n'uyu munsi nta nubwo arabinyemerera ahora bikwepa kandi ni ibintu tuzi tubona baje gura baraganira aratangira mubwira ububi bwanjye ukuntu ndi umugore mubi ukuntu ngo we ntabwo amubwiye afite ibintu byinshi ambwiye we ntabwo twabonye ngo abimbwira ahubwo nyuma yaje gufata abana aragenda bicaza ahantu abwira ati rero ngewe ntabwo nzagaruka kuba mu rugo mama wanyu ni umugore mubi mama wanyu nize mfata nk'umugabo mama wanyu nigeze ampa agaciro noneho hari ikintu kibi yankoreye ntagomba kubabwira ati mbibabwiye namwe mwamwanga urumva ati se pane igiki ngo muracyaye abana ngo nzabibabwira mugize imyaka 20 abana ati none se pa ubwirwa n'ingi kuyo myaka tuzayigezaho cyangwa wowe uzayigira atoya niho nzabibabwira ati rwose ntago nzagaruka kuba mu rugo nizonye no kubimbwira abana baraza barabimbwira ndumirwa ntabwo ko se noneho na n'uyu munsi shitanira cyankurikiranye ntabwo ariko bana banjye rero ibyo byose avuga ni radio umaze gukura ko twari tubanye na papa wanyu byose urabizi nibyo byose avuga agiye ntacyo nishinze ni kandi nawe arabizi ugiye muri ibyo wasubira muri details uko mwari mubanje ibintu byose umuntu agenda yihangana ko ibyo si ngombwa abana noneho bahise bavuga ati ma noneho tugomba kumenya hano papa bakuki ibintu cyiza
bakamukurikira bakamubura bakamukurikira bakamubura ibintu babitayegane ko n'abana bashaka kumenya papa wabo aba noneho nyuma baje kumukurikira baramukurikira agenda bihisha bakwepa baramukurikira nyene nana babujije bamugeza hano muri quartier yatuyemo ubutwara yimenye ababonye yayize ubwoba ati ubwo ni nyoko ntago nkiri mama nabaye nyoko ati ubwo ni nyoko ubashuka ngo umuntu urikira ati hoya pa tujyana he pa turajyana uri papa wacu twereka ahantu ba kuko ndi watubwiye impamvu wavuye mu rugo yanze kubajyana ahantu aba arabagarura baricara barasirangira baherekeza abagarura bageze ku muhanda ati nimutaye bana banje batangira umubaro kuvuga ati ubu abana bafite igiko gikundo batazi ubu nanubu nago tuzahana umugabo tuzinza abamo ntituzinga gusa twamenye gace abana bararira uzi kubona abana rukankanye ahubwo yaratwishe ariko ndimo ndibaza umushehe kubwara umuntu uwo mushehe ibintu yakoze koko Imana imubabarire pe ariko hano nkibaza uyu mugabo kuguta agahita abona umugore yarambagije ryari iyo ni ibanga rye uriya Imana izi mu mitima y'abantu twaje kumenya rwose ko umugabo yashatse afite urugo afite umugore yabibwiye uwo muramu ati giye narashatse mfite umugore kuva mu kwa 5 yagiye yambwiye ko agiye hari ku itariki 2 z'ukwa 6 uyu mwaka wa 2020 urangira tugiye buri afite umugore kuva mu kwa 5 naragiye narashatse arabimbwira abana muga ati pa ufite umugore ati giye namugore mfite mwabikuye he terega hari umuntu ubibwira ati kandi mama urabizi famiye baramukunda baba yumubwiye ariko twamenye ko umugabo afite umugore noneho bivuga ngo urwo rugo afite yubatse n'urw'ikinyoma kuko nawe yarabeshwe icyaje kubaho ni iki kuri bonane kuri bonane ntago yatehaye abana amafaranga yo kubahaha banavuga ko telefone atangira ati nabasigiye amafaranga mu byukuri yatanze ntago yarahagije ati ubwo ni nyoko bashyamo ubwo butiriganya bwose ntago nayo nk'imama w'abana cyangwa umugore ubwo ni nyoko noneho ubwo twaratangiye tuvugana nabi kuri telefone kuri WhatsApp kuri telefone kuri message yaje mu rugo nyine hari ahantu twari kwigira tujyayo mu masaa 9 arahamagara abana baritaba timwagiye ati ntabwo duhatari kopa kuki mwaze kuda amafaranga badutekere umva yaraje arasanga tudahari yanyeje message arambwira ngo urashaka kunserereza ngo witwaje abana kandi ntabwo uzabishobora nifite kamere mbi n'umujinya mwinshi cyane we umuntu adakijije gwe umutima wawe kwako ariko akenshi kwako numvaga ko ntacyo nishinza ngiye nabivugaga numva ko ndi mukuri kandi koko usenda nuko navugaga nabi cyo gihe namwaje message ndamutuka ibitutse babaje cyane ahita to baranyegenda anyoreza message arambwira ngo uwo ni umujinya ufite wuko ibyo washatse kugeraho utabigezeho Imana niyo nkuru niyigena byose cyose ijambo rya 3 nawe uri umuntu mukuru yateranya yose umva igisubizo kirimo ahindutse umurozi nahindutse umurozi urumva yagiye avuga gake abanyese umurozi numva narateranye nanjye numva igisubizo kirimo hanyuma ubwo yaje mu rugo bukeye bwa bonane ni mugoroba azanye n'umukara avuye kuduhahira kuma amafaranga ngiye guhabyo nago bikibaho agenda akabyihahira n'umukana bezana yaricaye kamera yarahagurutse umugabo ndamutuka namututse ibitutsi byinshi nti ntasoni unyita umurozi bikinda mutuka ibintu byinshi cyane bahari igitutu tukumugabo akumva hari ko kabaye cyo kandi kubabarira Ngewe umugabo naramututse rwose kubera umurakari umubabara ibintu byose nanyuzemo ibiki byose akubabarira ariko warakijijwe narakijijwe nzamusaba n'imbabazi ntabwo nkiri mu marabi ya wundi asanzwe azi kuko inshuri yancishijemo n'umushehe wambeshyeye byahistumye mpinduka nafashe izindi ngamba umugabo twaratukanye ndamututse ibitutse bibabaje cyane noneho bagenda bw'abantu umugore yarantutse ariko mu by'ukuri ntago avuga impamvu namututse sibyo kuri finali rero hari urwo yaje kujyamo aragira abwira ati ngewe nashatse undi mugore impamvu nashatse undi mugore
ati mama Rabia yamezaga kuri stress, ati hari amafaranga, none yavuze umubare w'amafaranga ntanazi menshi cyane. Umva uyu umuntu abeshyera umuntu agomba kuvuga ikintu gitubutse. Ati yamaza kuri stress, ati bihuza nuko nari nkirutse uburozi ari we wandoze. Yo. Ati numvaga ngomba kujya gushaka n'umugore kugira ngo ntuze. Ari uwo murozi. Ati mama Rabia buriya niwe wari warandose. Batese yakuroze gute? Cyagenze gute? Ati nyine ati ntago yampaye uburozi bunyica, yashatse kumpinzaratsi ngo angire ikigoryi. Wowe uri wamuruka inyuma. Yes. Yashatse kumuburoza ngo angire ikigoryi, ajya anyitegera mbecishwa ha, ajya anyitegekera mbecishwa hati, hanyuma nibiba byahindutsemo biriya nawe ntago yarazi ko biri bunyice. Ibyo bintu yabibwiwe n'umushehe wamuvuye. Urumva? Atafite mama w'inshuti ye, ati no mu kurwara kwanjye urumva niko umushehe yamubwiye. Ati mu kurwara kwanjye buriya n'ubundi yaragendaga akabaza uwo mama ati noneho byabaye gutya ntago byagenze kwa kundi atakama n'ibindi akongera akabima. Mu by'ukuri yarambeshye. Umushehe yansenyeye urugo anyita umurozi. Ati watinyuka kuvuga koko ahubwo si izo nzara zigenze ko zitanabaho. Noneho uretse no ngo nayimuha nta nibyo nigeze ntekereza kuba nabana nawe. Kuko wamuha umugabo yonzera umuntu wese yubatse kubera Imana. Imana yonyine niyize ukuntu nasengaga mbwira Imana urugo rwanjye. Shago yaragwe mu cyekabisi. Ubu hindutse umurozi muri karitsiye. Banambaye urubuga rw'uko nashatse guhumugaba inzara zikamuhindura umusazi zikaba zari zimwishe. Ibyo bintu byarandenze. Yandebye abana banjye ukuntu barabiruka bashaka kureba ngo ahantu aba hejuru y'ikinyoma nabeshyewe n'umuntu witwa umusiramu umushehe. Abona ukuntu abaranjye batakibana na papa wabo aribwo bamukeneye. Oya ntago birandenga. Kuko no bambe twumvise umushehe akabya ntago ari umushehe. No winjiriye idini yigira umushehe. Ntago mbise. Nje niko nabyita. None se ubwo ibaze uturuna ubwenge ukuntu yatangiye amwe ngo nibyo mu muryango w'umugabo. Yewe nawe yarabije kubimubwira nawe aranabyemera. Subiye inyuma gato. Nawe yamubwiye ko ngo ari ibintu by'iwabo amutuma n'inkoko ngo azayimuvuriramo. Umugabo yarangicaza arabimbwira ndabyemera ndabyakira. Hanyuma nawe yarabyemeye ni iby'iwanyu. Yes. Uko se yabimbwiye nawe yaje kumubwira ko nagasimbutse nakibagiwe. Nawe yaje kumubwatisha yambwiye ko ndwaye ibintu byo mu muryango wacu. Yantumye n'inkoko y'umweru ngo nzaza yimvuremo bishire birangire. Mu by'ukuri ngiye yaranayintumye mu isoko mu miduha ndayibura. Inkoko y'ibara rimwe y'umweru. Cyane. Ugiye mudahiga kwisha ubisha. Mugawe nahuye n'ikosi n'urugamba. Yesu. We wenyine ubwo ubanza yarayiguze ibyo bayikoreho nibo babizi. Umva ukuntu atari abashehe ubwo arabashirike nabujuje ibyangombwa ari abapfumu bo mu rwego rwo hejuru. Nawe yabifashe nk'uko none ukuntu rero yaje gundo akamubwira ngo umugore wawe wakuroze. Ibyo bintu sinzano yabikuye. Mu by'ukuri yarambeshyeye. Amarira nariraga umugabo arwaye nongeye kuyarira mu cyumba cyane uvuga ngo Mana urabizi ko ndengana. Musheha nyambikura ubwa gutyo urumva y'abantu bumvise ikintu arabagifata nk'ukuri. Hari n'abagifata nk'ukuri wa mugore wari we wishe umugabo agahita muta akajya gushaka undi mugore. Ubu nicyo zina afite. Wa mugore washatse gumugaba inzara tsinga mu gihe cy'icucu zikamusaza kenda gupfa hanyuma agahita muta agashaka undi mugore. Umva za kondisiyo zose nyine ngo ari muri kondisiyo ngibiki nyuma yaje kubivuga. Byarandenze nibaza umubabaro nagize arwaye kuntu nasengaga ngo Mana ndapfakaye noneho umupfumu bwa ko ari nge wabikoze. Shuti mukurikiye gusengarwa abantu bari ku migabane itandukanye mudukurikiye muri ubuhamya ndagira ngo mbwire umuntu wese uyoboka inzira y'abapfumu ujya mu bapfumu abapfumu ni benshi ntiboka ntibasenya ntago bajya bubaka ko barasenya ibikomere uyu mubyeyi afite umubabaro afite abana be bangaye hanze bifuza kubona papa ntibamubone agahinda umubyeyi igihe yamaze avuza umugabo we ajya mu bapfumu amutuma ibyahehe yatubwiye ko nta bapfumu batagiye mashaka uburyo umugabo yakira amwiruka inyuma umuryango uhaguruka mwumva uwo mubabaro mwumva ibyo bikomere
bishoje umuntu afashe umuryango akawusenya. Reka mbabwire shiti mukurikiye gusengerwa, nimba uri mu bapfumu, nimba ujya mu bapfumu, bizarangira baguhemukiye nk'uko bahemukiye umubyeyi. Nisegure ku basilamu, nge ndahamya neza ko nta mushehe ugimaka umushehe usenga ushobora gukora ibintu nk'ibi, ahubwo ni uwiyita umushehe. Nimba banatenga nk'uko mu ituro bacu batenga, uyakatenzwe yagahamwe, nuko atakurikirana ubundi bakamuhana. Simbizi, ntago twamugira akabanga, nta nubwo twenda kuvuga izina rye, ntitwenda no kuvuga n'aho atuye, ariko ndahamya neza mu rusengero usengera barakuzi, aho asengera bose barakuzi. Nimba yasengera mu torero ryanyu, bakwiye kugusura ukamuvuga, bakazamu, nimba bicaza bakamuhugura. Yakoze ibintu bibi cyane. Nimba yaranavuye abantu, nta kuva nabaho, nta muganga ushobora kuvura umuntu ngo yanarangiza asenye umuryango. Ibi wakoze si byo, we witashe utari sheikh, kuko ashe ntibakora ibyo. Ibi wakoze si byo, wahemukiye umubyeyi, uhemukira abana be, urangije uramushuka, umupasi n'undi mugore. Ntago ari byo rwose. Ibyo bintu wakoze si byo rwose, waramuhemukiye cyane. Ese mama, umutware wawe aramutse Imana ikoze igitangaza ikamusura, akagusaba kugaruka mu rugo rwe, kuko ikinyoma ntikiramba. Ikinyoma ntikiramba, ntabwo kiramba. Wakiriye Yesu nk'umukiza, kubw'ibikomere unafata n'umwanzuro kuva mu basilamu, abana bawe bose ni abasilamu, imyaka rumaze mu basilamu, ariko kubw'ibikomere by'uwo wari wizeye, akoresha korowani, ngo yarebaga muri korowani ko watubwiye, akoresha korowani akagusenyera urugo, yiyita umushehe. Nge ntabwo nemera ko ari umushehe, nubwo umwita umushehe nge simbyemera. Impamvu ndabyemera, ni ubwa mbere numvise umuntu wita umushehe, ubundi bazi ko ari abantu bacakenge, ari abantu bagira umutima w'urukundo. Ni uwinjiriye isilamu kugira ngo ayitukishe. Ariko nk'ubu umutware wawe atahuye iki kinyoma, agatahura iki kinyoma, akagitahura, agafata umwanzuro wo gutaha mu rugo rwe, akagusaba imbabazi, ntiwazimuha? Imbabazi nazimuhaye, kuko n'ubundi niwe utwishyurira inzu, aranaduhahira ibyo abasha guhaha. Gusa murabyumva, iyo umugabo atangiye gutunga ingo ebyiri ntago biba bikimeze neza. Ubundi atwishyurira inzu, abana babishyurira amashuri. Umva, sinzi ko yewe nta kibazo mfite. Nta kibazo ufite n'umuryango we? Ntacyo nabo barume. Gusa urumva impamvu ngiye ibintu naje kubivuga, nagize amahirwe nkabona aho mbivugira, kugira ngo mvuge akarengane nagize. Noneho umugabo nawe ndavuga se koko ubundi umugabo wanjye ubundi we ni umusilamu cyangwa ntabwo yiza amenye icyo kinavuga ati noneho reka basi njye usanye famiye yanjye n'abana banjye bamenye nibona n'impamvu ntabana nabo. Ibyo bintu tubijyemo niyo Qur'ani iba ngombwa tuyifate turahire. Ndahire ko ibyo bintu ntanazi ntigeze nanabitekereza, ntago yabikoze. Ahubwo mbere nambiye namubwiye ko na famiye ye ntago bamubona. Na famiye ntayigeramo? Ntago yigeramo, ni umuntu usa nk'ura wihishe. Uretse ko yenda nk'uko twabimenye agaragara ko ntago umuntu wamamagara ngo amwitabe. Urumva baramuhahamuye nawe? Nta muntu n'umuza ahantu aba. Umwana wanjye muto ugize imyaka 4 mu gihe cy'iminsi ishize yagize igihe amara ibyumweru birataza mu rugo, kuko yamagaye kuri telefone avugana n'abana bakamusanga ku muhanda, kuva mu rugo tugira kuri muhanda kuri kabone bahanyura ni minota 5 cyangwa 3, akabahereza umugati akabaha amafaranga yo guhagahita agenda. Noneho yamaze igihe atahagera, twaje gusanga impamvu atazaga, twari turi mu nzu atarayishyura. Tuba mu nzu ihenze 70. Yareresha n'amafaranga 20, gusa 90. Noneho mu rugo haje kuri kibazo cash poison muri wacu irapfa.
nibwo bambwiye ati se turakoresha shipa gute ko muri mideni ry'amafaranga menshi tumenya ko umugabo atari 90 byose gira abana bangiye noneho byakomeye ndabona bagiye no kudusohora mu nzu abana baramuhamagara mbwa sepa ntago ukishyura inzu niyo mpamvu utakizana ababyumva meze bumva nk'umuntu atitayeho atigera ibyo nige bireba gusa nyine yaje kuza arayishyura naho nyuma abana banjye baje kumva babonye ko bari ko ku buzima butameze neza ana we umwanjara amuheza mesa mbwa atari ko pa mama yarakurwaje nta kuntu wadusezeraga pa twirigaga twamusara turi ngo papa agiye gupfa uwo dusezera none pa amarira yacu Imana yakire niyo yagukijije none pa watwituye kuduta ko kushaka undi mugore pa kuki watwituye kuduta n'amarira twariraga yaba mwandikira bashyiraho udustika tw'umuntu urira amarira menshi cyane cyo gihe yarabibonye aza mu rugo nahari arabatuka ati muzongera kunyuba kamuheza ibintu nkabiriya none nzabata burundu ubwo ninyo kububoshya kandi abana baza ubwenge ibyo twacamo byose barabirebaga yarazahita baha amatimwe ajya kumwe ahubwo genza ahita mbata burundu gusa ibyo ntago arabikora ariko ndababwiye mwababyeyi mwe mwabasiramu mwe mucunge neza nimba mufite ingo koko nugira ikigeragezo mujye musenga Imana kandi abadamu basiramu buriya nimba ari abadamu babaye n'abasiramu kazi buriya mubona bari muri myitero zagira babe bakunda gusa neza bise basa neza buriya inyo ziratakara abadamu benshi tuziranye barashize ubyumve ngo ingo zabo ntango bafite ni imibabaro gusa mani bonengere kandi kwa kabagabo bitwaza ngo bashaka abagore benshi bikibura nta mugore n'umwe wakwifuza ko umugabo yamushakira undi mugore nibindi bintu ku mpande avuga ngo mwababyemwe mwumva rwose mufite ibibabaro yamushakire n'ukakira jewe nzi ko umuntu wese nta muntu uzabazwa idini asengeramo umuntu azajyanwa mu ijuru n'ibikorwa bye niyo mpamvu ngewe nahise fata umwanzuro avuga ngo abasiramu nta mbuto banyire ubwo bansenyeye urugo banyambitse ubwo yuko ngo nashatse kuruga umugabo ndengana uwo bavuga ngo wamuyimpaye ararengana urumva kuba abana banjye barirwa biruka bahiga papa wabo nk'uhiga iki ngo bihishaisha bazi ibyo byabize baraza bagashwara umugabo ati niwo utumye tubona dore utumye tutagera ha ibintu bibabaje cyane ndabaje pe umwana kaza barwana ati mati ni rabu yutumye tutamubona dore yamwiyeretse tatuna dusubiza mu rugo murumva ko gahinda ariko nagahinda oya nimba n'umuntu wajyaga ajya mu bapfumu cyangwa se anajyayo no ku mupfumu tumukemere ngo kuri akuntu batubwira ngo ni mutawaze musari mbere no gutawaza imitima yacu ukuri kuko nimba ufasha amazi ugatawaza wari urimo uvuga mugenzi wawe uragutazwa ya musari ugasara wanjye konge kubisubiramo ntago umutima utawaje ikindi ururimi nitudacunga ururimi n'ibindi bindi rero mwababyeyi mwe mwumva mubabaye muri mu rugo mufite ibibazo bibarenze nimuze mukizwe Yesu mu mutware mu mwitero kugira ngo abagabo yenda mudasenya hari kujya usenga nurangiza ubwire na Yesu yewe bamutware mu mwitero bamutware mu mwitero ko bagenda nagakiza mu mwitero nibyo kuko nkubwije ukuri urugo rutarimo Yesu rurasenyuka shitani yaraje yigaragura mu rugo rwanjye ntago neze gutokesha mu izina rya Yesu kuri yo nza kubimenya ntago byari kugera kure mfite umuvana wa pasiteri yambwa ati wakijijwe abona wapi kuvuga Yesu mu basiramu abantu banzi ku kikigaragaza ko bagatungurwa ngewe mama Rabia ntago nyiri mama Rabia wa kera narakijijwe ngize amahirwe nibure yo gutanga ubuhamya bw'ibintu byambayeho kandi mwabadamu mwe mucunge neza nimba mufite ingo koko atari urubuyero Yenjya nibaza ngo iyo nza kuba mfite urugo ruzima umugabo wanjye yanza kuba tuba tumenye neza mbere yuko afata imyanzo yo kumbeshya amasafari sindi conditions iki ariko banza basakanyicaza kambaza koko ibintu byarabaye ese ko yanyicaza kambaza ati mbwira nimba nta hantu wakase menye nimba yenda nta sida yaje mu rugo cyo kora koko akanuvuze karakomeye umutwara yakoni kosa yakoze kosa ariko yagombaga kukwicaza akakubwira akabimbaza nibura izinzaratsi wazivanye ubu tuvugana abana banjye bakamenya ati yenda mama koko yakundaga papa yashaka kumwitegekera ariko mu byukuri nta ribyo nigeze ntekereza Imana yonyine izi ukuntu nasengerera ku rugo rwanjye ngere yavuga ngo mana nimbona koko uyu mugabo aramumaye ko tubana tugize abana batatu munabaciye mu byinshi kugira ngo yubake akihangana n'ishuri uzambabarire umuryango wanjye ukomere urugo rukomere abana bakire bakure nzarinde mpfa nta wundi mugabo menye
uyu n'uyu wampaye ariko shitani yaraje ararusenya ngewe rero bitewe n'ukuntu umugabo wanjye avukiye mu idini azi Qur'an bazi yuko ikintu cy'ukuri ubundi Imana iri mu mitima y'abantu tapfa guha agaciro ikintu ubwiwe n'umuntu ugomba kumenya ese koko iki kintu n'ukuri umugabo wanjye niba avukiye mu idini ry'abasirimu asoma Qur'an uwo mushe akansenyera ugakoresha Qur'an nahise mvuga rero n'ubundi nta nubwo nzi kuyisoma fasha akoresha Qur'an gute ese ko ariyo ngo amusomera arimo kumuvura akamusomera bagasoma muri Qur'an umugore n'umurozi ntago nzi nimba ariko yabigenje rero ibyo bintu mwabantu kugira ngo numve ko ako gahinda nagakira umutima wamwe ati rero kandi so inyuma gato ntaramenya ukuri neza gusesenguye ngiye naramaze gutawaza ndasari buri urasa uri Imana yumva amasengesho y'abadamu irayumva nimba abantu bambiye Imana ikunda n'abadamu kuko nifite ikibazo cy'ukuntu kumenya ngo ese ni gute abana banjye batakibana na papa wabo azakagarukira ku irembo umwana muto yakambwe ati ma kubera iki papa atakiza hano kandi mukumbuye kandi akumuvugisha kuri WhatsApp yakumva voice iza kumva gahenda koko bugacya kaza kumureba n'ukubera iki ngiye narasenze ndaryama yumva inzozi zirambwe ngo wishaka kumenya icyo wapfuye n'umugabo wawe nta mumaro gifite ngo ahubwo wesengera Imana uzapfe wejejwe numva ko ari ukwezi kwabo bapfumo niruka nyuma y'umugabo kuko nabamenye kubera we mbagiyemo nahise mfata umwanzuro ndakizwa bo ntago ngiye mu marabi ya nyira umusiramu nakire Yesu umwami n'umukiza ubu ngiye guhangana n'urugamba batima marabi yakijijwe nkuko nagiye ku mutwaro wo kurwaza umugabo ngiye nyine famille zambaye hafi ntimba najyaga n'inge nyizi nkuko baka kanya nambaye urubwa rwo kwitwa umurozi ntarabikoze ni nako ngiye no guhangana nuko nakijijwe na Yesu umwami n'umukiza ku mutwe wanjye nabyo bigiye kubintambara ngiye nzabazwa ibyanjye n'Imana yanjye buri muntu wese azabazwa ibye ntabwo idini izajyana umuntu mu ijuru nibura ubu numva umutima wanjye utuje umva narihaye amahoro umugabo wanjye kwishyiramo ngo ndashaka ko arangira ave kuri iyi si ngo arangire message nyeje numva n'ibindi nuko nibwo nsenga musabira ubuzima kuko Imana nizi iminsi yageneye umuntu kubaho kuri iyi si makuru shuti mukurikiye gusengerwa mama Rabia ubuhamya bwe ageze ku musozo ariko ndagira ngo mbwire abantu bo mu Islamu abasilamu abakunda mama Rabia ntimumwange nta nubwo ntimumucira agasitari ahubwo mu musuri uzamusure ariko abasilamu gusura bemera ya nubundi ni nazo nshimbabona inshuti nyinshi mfite ahubwo ubw'abadamu bose tuziranye bose ngiye kubabwira uburyo bagomba gukira ibikomere mu musuri impamvu yo musure mama Rabia yahuye n'igikomere agitewe n'uwo yari yizeye ni nkuko wasanga umushumba wawe ni nkuko nasanga umushumba wanjye mwizeye nkavugana umushumba umudamu wanjye yararwaye akansengera hanyuma aramutse nkurije igikomere kugira ngo kizakire biragoye urumva she ni umuntu ukomeye ni umuntu abantu babizeye abantu noneho abandi azi ko anakiza urumva nawe mwaramurangiye ni umuntu uzwi cyane ni umuntu uzwi ni umuntu bazi ko ari umuntu uvura abantu hanyuma rero inama nagira abasilamu ababyeyi b'abasilamukazi nimba ko mubita simbizi abasilamukazi inama nabagira nuko bagusura bakaguhumuriza kandi ndahamya neza kandi nzina ko ibyo mubwire cyo bazakubwira ngende umwapeperi ariko ndahamya neza ko ibyo mvuze ari byo bazakubwira uyu muntu wiyitiriye umushehe witira umusilamu agakoresha Qur'an ntabwo ari umusilamu ahubwo n'uwinjiriye mu idini kugira ngo azashige ikizinga itorero kuko mpamya neza ko no mu basilamu hazaboneka umugeni wa Kristo naho harimo umuntu hari nk'abazaboneka bakijwe buri muntu wese mu itorero arimo abo wejejwe muri ryo uyu rero winjiriye gutega igikomere agatuma unanga abasilamu ukanafata n'umwanzuro kubavamo gatuma ati ndabavuyemo ndagiye nari mbizeye ntabwo ari umusilamu ahubwo n'uwiyitirira Islam ahubwo nasaba ko abayobozi b'abasilamu bazakwegere bakuganirize ubarangiye umuntu ahantu aherereye nimba n'inshingano afite bazimwambure nimba n'ibyo yitirira mwatuze bavuguruza ibi bintu kuko ndahamya neza ko nimba wowe uje
nzakira n'abandi bafite ibikomere nk'ibyo wagize kandi batewe nabo. Rero inshuti za gusengerwa bari mudukurikiye muri ku migabane itandukanye y'isi, ndavuze ngo Imana ibashoboze. Ufite ibikomere nk'iby'umubyeyi, Imana ikuruhura ibikomere. Ufite intambara zikomeye nk'iz'umubyeyi yara afite zikomeye arimo arwanazo, Imana igushoboze kandi ukomere nta ntambara itarangira niyizarangira. Kuba waramenye ukuri, mpamya neza ko n'umugabo wawe ambiye kumenya ukuri, bizamugeraho ibi ngibi, ndetse kandi n'umuryango washatsemo ndahamya neza ko wenda naho hari nk'ibikomere, kuko bishwa abarozi nabo bitwa ko hari za nyamingi zavuyeyo, ibyashajije umuvandimwe wabo biba mu muryango, nabyo ni ibikomere. Nabo ndavuze ngo nibakomere, Imana ibashoboze gukomera kandi amubabarire. Na shitani ijya yinjira ikagonganisha abantu, abantu bakagongana, kandi nasaba ko n'umutware wawe umubabarira kandi nawe akakubabarira akamenya ko ari ikinyoma. N'ubundi turasoza dusenga, cyeka nimba hari ikindi ushaka kuvuga. Kandi n'abana bagukurikiranye, hari abana ufite bagukurikiranye, hari abaje abizi, abana bazabyumva nabo bakomere. Gusa nyine barababaye kuko bavuyemo, nabwiye abana banjye nti rero ntabwo nyiri umusilamu. None se ngo abasilamu ntibagusura? Oya, abasilamu kumusura nta kibazo. Nyine bavuga ati garuka nta kibazo, n'uwita umusilamu ntabwo wagarukayo. Oya, njye buriya mfata umwanzuro ntasubira inyuma. Babatu uyu muntu watwinjiriye aratubeshyira, si uko twe nyine duteye. arabeshya, ariko nibura ndumva ubu aribwo ntuje. Mbese kuzongera kubona umuntu afashe igitabo, njye ndashaka kuzajya nsoma Bibiliya ibyo nirebera n'amaso yanjye, byo gusoma Bibiliya by'icyaho namazi kuba barankomerekeje kakanya abana banjye bakaba batabana na papa ko yakunkomeretsa ngo basoma Bibiliya ntanazi, ni ikibazo gikomeye. Kandi Imana iri mu basilamu, iri mu barokore, nibura wumva ariko nizere ko wanze umwe atari bose. Oya, ntago nabanze, gusa ntago nkiri mu idini ryabo. Gusa wanzuriye uyu mupfumu, ntabwo umva ukuntu bimeze. Ibyo bikomere byatumye nkanguka. Ntabwo nkiri umusilamu, ariko n'ubundi mbana n'abasilamu. Abana banjye nababwira nti rero bana banjye, ngiye gutanga ubuhamya by'ibintu byose twaciyemo. Nabibabwiye abana banjye bazi ubwenge, ndagiye ngiye gutanga ubuhamya, tuzareba ikiganiro niko bimeze. Batima twararenganye, natwe dufite agenda kuko papa wacu aduhamagara inyuma y'urugo tukajya guhura ku muhanda, yakageze mu rugo akaza mu rugo, ndagiye umwana muto yarayira, cyambaje ikibazo, ma kubera iki papa atakiza hano kundeba kandi mukumbuye? Nabuze ikintu musubiza. Nibuka yuko kuba ataza mu rugo ari njyewe wambaye ubwa bambeshyeye. Namubwira nti humura, aramuvugisha aza kumureba. Cyo ni ikibazo. Abana banjye kuba batabana na papa wabo bakamukumbura, bakaba bamusanga ku gasozi kwiremba agenda kwepa urugo, umushehe yamusenyeye urugo. Imana izamubaza amarira y'abana banjye, mubaza urubwa yanyambitse, sinzi kereka kishijwe koko akababarirwa. Nakizwa zo gusaba imbabazi cyane. Shuti mwamukurikiye gusengerwa, reka turange dusenga. Nimba nawe ufite ibikomere, uyu mudamu yakijijwe akurikiye ikiganiro narabonye kuri gusengerwa, gifite titiri ivuga ngo komera, nawe ukomere mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye umugambi wa mwiza, tugushimiye neza utugirira. Uyu mubyeyi nta wundi muntu wabasha kumukiza agahinda afite k'abana be, kurubwa yashizwe, kubutayo yabayemo, kurwaza umutware, umuntu akazenguruka ibitaro, akajya mu bavuzi ba kizungu, akajya mu Abanyarwanda, akagira gute, agasoza urubwa rumufashe yiswe umurozi. Ni igikomere gikomeye, ariko waravuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura.
byibuze ngushimira yuko uwiteka muri kano kanya umutima we yageze muri wowe abona amahoro, abona umunezero, abona ihumure, kandi mwami ngushime yuko yanabashije no kubasha gutanga ubuhamya. Mubera Imana umwiteho, umurinde imbaraga mbi, umurinde ibimurwanya, kandi umukomereze mu gakiza, kandi umurindire urugo rwe ndetse n'umutware we turamusengeye kugira ngo umurinde umushoboze, kuko nta ruhare na rutoya ni imyumvire n'inama muzima. Umuntu wese agira abajyanama bazima. Iyo umuntu afite abajyanama babi yangiza byinshi, ariko usabye buri muntu wese umwe kugira abajyanama bazima. Ni umutware we umuhindure, umushoboze, umuhe imbaraga. Kandi Uwiteka reka tuzumve mu minsi mikeya, tuzumve ishimwe uyu muryango ari kuvuga ngo nuko tuze gushima Imana, n'umutwe tuzamubona ahangaha aze gushima Imana. Komeza ubambike imbaraga kandi umukize, kandi umwite muri byose, n'umubyo komeza kumwita muri byose, mu izina rya Kristo Nazareti, amen. Abari mukurikiye gusengerwa ikiganiro n'agaruka, Imana ikomeze bashyigikire. Numarabe ngaho tujye buke dusezerera abantu b'Imana, tubabwiye ngo bye bye. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga ineza yawe.